Turabashuje inshuti bakunzi ba Real Talk Channel, nitwa Etienne Gatanazi, tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro nganiramo na Padiri Thomas Nahimana. Turaganira kuwo ari we bitari mu birebana n'akazi ko kuba ari uwihaye Imana, ahubwo ku kirebana n'uwo ari we muri politike, uburyo yumva politike ku gihugu cy'u Rwanda, mu byo anenga leta y'u Rwanda kuko bizwi ko ari mu batavuga rumwe nayo. Ibyo yumva bikwiye gukemuka ni ibihe, ariko se kandi mu bisanzwe abanyarwanda bakurikira politike bamubona bate n'ibindi. Padiri Thomas Nahimana, karibu kuri Real Talk Channel. Urakoze cyane Etienne kuba wantumiye. Nishimiye kwitabira iki kiganiro, kuganira n'abanyarwanda muri rusange no kuganira n'abakunda iyi channel yawe ku buryo bw'umwihariko. Ni benshi bavuga ko ukora ibiganiro byiza birimo ubwenge, birimo ubushake bwo kumurikira rubanda no gufasha igihugu cyacu. Nanjye rero nkaba nishimiye ko wantumiye, ndahari twaganira. Niki cyaguteye kwisanga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame? Urakoze Etienne kumbaza icyo kibazo. Njyewe navukiye muri Nzahaha hariya mu Bugarama Cyangugu muri 71, nigira amashuri asanzwe umwana nk'abandi, ngira n'amahirwe yo kwigendera mu seminari ntoya ku Nyundo, ngamije ikintu kimwe mu buzima bwanjye, kuba umusaseridoti, kuba umupadiri wa Kiliziya Gatolika. Mbawe koko muri 99 ntangira gukora muri paruwasi mu episkopi yagiye anyoherezamo no mu seminari ntoya kwigisha. Rwose nta kintu na kimwe cyankwegaga kinjyana kuba najya mu bya politiki. Ariko nk'uko nawe ubizi, intambara yatangiye muri 90, yatangiye tukiri batoya, nigaga mu wa 4 ku Nyundo muri secondaire. 94 iba tuyirebana, ntangiye seminari nkuru ngeze mu wa 1 wa filozofi. Abantu bapfa tubareba, igihugu kidusenyukiraho tureba. Nta buryo mu mutwe w'umwana ukibyiruka atabura kwibaza ati ibi bintu tubigezeho bigenze bite. Ubwo rero cyane cyane maze kuba umupadiri nibwo nabonye uko igihugu kiri kuyoborwa. Mbona uko abaturage barenganaga aho narindi mu maparuwasi nabayemo, Nyamasheke, Hanika, Muyange. Cyane cyane kumwe episkopi yarampaye n'ubutumwa bwo kujya gukora muri gereza yarangoye cyane kubona abo bantu bose bari basanzwe ari abategetsi, ari abarimu, abantu bose twabonaga nk'ikitegererezo, bose bafungiranye aho ngaho. Bintera kwibaza byinshi cyane, bituma ntangira noneho kwibaza ku kibazo cy'akarengane n'urugomo ku buryo bwisumbuyeho. Ariko rero nabyibazaga nk'umupadiri gusa uri muri ministeri wishakira ibyiza. Nabonaga abakristo bansanga barira, bafungiwe abantu cyangwa se z'imfubyi zitagira epfo na ruguru, abo bose narababonaga nkibaza ariko ibi bintu nta gisubizo byabonara. Bukeye rero ntangira nk'umupadiri, ntangira kuvuga ibyo ntekereza, ntangira kuvuga ibyo nenga. Inkotanyi zibyakira nabi zazinjiyemo kabiri kugeza igihe ndetse rwose muri ibyo nakoraga byitwa komisiyo justice pe cyangwa se komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese. Twakoranaga n'abanyekongo dushaka amahoro, nta kindi ngamije. Umwanya wanjye nari gufite muri paruwasi, reka da baramfungirana burundu, banyambura pasiporo, barantoteza ku buryo bukomeye. Hari n'igihe bigeze gufata icyemezo cyo kunyica neza nkavaho, kuko nabibwiwe n'umumajoro witwa Rutayomba. Nakunze no kubivuga ku binyamakuru, numva hari abakunda kumuvuga bamushinja. Ndavuga nti uwo muntu ariko ngewe yangiriye neza, hari ukuntu yangiriye neza, inkotanyi zenda kunyica, dore ntabwo ari inkuru mbarirano. Kugeza rero igihe mfashe icyemezo cyo guhunga igihugu muri 2020, mu 2005, noneho mpungira mu Bufaransa. Ariko mpunga nyine noneho mbona umwanya wo gutekereza mu yandi magambo. Namaze amezi 6 ndasinzira, njyaho ndatekereza ndi buriya igihugu cyacu kiyobowe gite, bimeze gute, akarengane n'urugomo dukomeza kubona, se nta gisubizo cyaboneka. Subira mu ishuri njya kwiga ibya filozofi, njya kwiga amategeko kugira ngo nshake ibisubizo. Nguko uko nyuma yaho rero naje gufata icyemezo mu mwaka wa 2010, nanone ndi muri paruwasi mu Bufaransa, mfata icyemezo cyo kugira umuganda ntanga, ariko mu itangazamakuru gusa. Ntangira ikinyamakuru cyitwaga Le Prophète, umuhanuzi, mfatanyije na Padiri Fortunatus Rudakemwa. Reka tujye tuvuga mu byo tuzi, mu byo twize. Nge nakoraga analize ya societe, mvuga ka karengane n'urugomo nk'umuntu wize amategeko, nk'umuntu wize bya filozofi politique, kugira ngo muri cye gusa vuge ndi ibi bikosowe byaba byiza. Icyo gihe ikibikomeza nuko inkuru zose najyaga nandika
najyaga nsoza mvuga ngo inama ngira umukuru w'igihugu, buri gihe nuko nasozaga inyandiko za inama ngira umukuru w'igihugu, ngira ngo ndebe ko hari icyahinduka mbo eh, byo kubihindura byo simbizi. Cyakora nzi ko hari nk'abantu babaga bafunzwe twabitangaza neza tukabivuga tudakabya, nta makabya nkuru arimo, wajya kubona ukabona nk'umuntu baramufunguye bikanshimisha, ndavuga nti banza bikora. Ariko byaje kugeraho nibyo by'itangazamakuru babidusangamo, babidutoterezamo, baradushwiragiza. Padiri Fortunatus rega intambara si yubu, ahunga Ubutaliyani, ngewe ngeza n'ahantu mpagarara rwose, ndavuga nti ibyo muri paruwasi ngiye kubireka, noneho niyangaje muri politike ku mugaragaro. Ibyo byabaye rero ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 2013, niho nashinze ishyaka ku mugaragaro mfatanyije na bagenzi banjye, ubwo mbaye umwopoza nk'uko wari ubimbaje, n'icyo gihe byatangiriye. Ubu baye umwopoza, ariko wakomeje gukomoza ku bandi bapadiri mwagiye mukorana, harimo Padiri Fortunatus, nawe urakora, hari n'abandi bapadiri. Ariko watubwira iki ku kirebana n'ububyutse bushobora kuba ku mupadiri, ariko by'umwihariko mu Rwanda muri iyi minsi? Tubona hari nk'ukuntu wenda Kiliziya Gatolika ababivuga babisesengura, bavuga bati mu kureba ubona hari ukuntu Kiliziya Gatolika umubano usa nkaho wagabanutse na leta y'u Rwanda, kugeze n'igihe bafatiye umupadiri agafungirwa mu nzererezi. Hakaba n'umupadiri nkawe, hakaba n'umupadiri nka Fortunatus. Ubu bubyutse bwo kwinjira muri politike, umupadiri akaba yanenga ibikorwa bya leta, ubivugaho iki? Ubundi bitangira gute? Umupadiri ni umuntu usanzwe ushobora kujya muri politike? Ibyo kubivuga nahera hirya gato, kuko ishyaka rya FPR inkotanyi riri ku butegetsi rifitanye amateka atangaje na Kiliziya Gatolika, ahera muri za 59 58 muri ya revolution ya kiriya gihe, kubera uruhare abavugira FPR babivuga ku mugaragaro, batekereza ko Kiliziya Gatolika yabigizemo, cyane cyane uhereye ku musenyeri batakundaga cyane witwaga André Peroda. Nibarwa yigeze kwandika ashyigikira ko ibintu byari bikwiye guhinduka mu gihugu. Mu by'ukuri nibarwa yanditswe n'umuntu w'umushumba, uvuga nk'uko n'ubu umuntu yabivuga, iyo barwa n'ubu umuntu yayandika, uvuga ko abantu bagombye kureshya mu gihugu bakagira uburenganzira bungana. Ariko icyo gihe kubivuga muri icyo gihe, n'ukuntu sosiyete yacu yari yoruganije, yari irimo inzego na za privilege abantu batareshya, icyo gihe nyine byagaragaye kuko nkaho ari umurevolutionnaire. Aya mateka rero ya FPR urabizi ko abayirimo uhereye kuri perezida wacu Paul Kagame, ababyeyi babo icyo gihe bari begereye ubutegetsi, bitwaye umwikomo ukomeye kuri Kiliziya Gatolika kuva icyo gihe. Icya kabiri, kugira ngo FPR ifate ubutegetsi mu Rwanda, yenda wowe wari ku ruhande rwo muri kiriya gihugu cyo mu majyaruguru cya Uganda, wenda wumvaga babivuga wari ukiri mutoya, ndatekereza ko wari ukiri mutoya, wumvise uruhare Kiliziya y'Uganda yabigizemo, n'umwepiskopi wabafashije cyane kwisuganya no kwiyoruganiza, kugeza igihe bajya gushinga radiyo mu gikari we, akabafasha mbese ku buryo bugaragara. Yarabashyigikiye, Kiliziya Gatolika yari yarabashyigikiye. Ibyo byatumye inkotanyi zimenya cyane ubushobozi bwa Kiliziya Gatolika, bakurikije nk'ibyo umusenyeri yabafashije, baza no mu Rwanda n'ubundi bakitinya, bakayitinya kubera ko n'ubundi Kiliziya Gatolika mu Rwanda yari ifite uruhare cyane mu buzima bwa sosiyete, kubera amashuri, kubera amavuriro, kubera abapadiri, ibyo byose babaga barize amashuri, n'abantu bari bafite ijambo mu gihugu ku buryo bugaragara. Noneho kugira ngo babashobore rero, baza bavuga bati, barabihindura bati, mwari mufite ijambo mu gihugu, mwari ni mwebwe mwayoboraga igihugu. Mu yandi magambo, uzi ko no mu miyoborere tuvuge nk'iya MRND, nka Musenyeri Vincent Nsengiyumva yigeze kuba no muri komite centrale, uretse ko ari n'inshuti yihariye yo mu bwana ya perezida Juvenal Habyarimana, ariko yigeze kugira uruhare byemewe, nta nubwo ari mu Rwanda byabaye honyine. Abihaye Imana bagiye bagira uruhare muri za politiki, cyane cyane mu mavugururwa, no muri Kongo byabayeho n'ahandi byabayeho. Ariko inkotanyi ziza zifite umwikomo udasanzwe kuri Kiliziya Gatolika, ku buryo imibanire ya leta ya FPR inkotanyi na Kiliziya ntabwo navuga ko yigeze iba mizima. Mu ntangiriro barabafashe, batangiye bica abasenyeri 3, barabiyicira, inkotanyi zirabicira zibatsinze Gakurazo, n'abapadiri benshi. Ibyo ngibyo nta mateka twabonye. Bigira rero bigira icyo bisiga. Kwica abasenyeri 3 bari mu by'ukuri leader b'iyo Kiliziya, bifite icyo bisobanura. Nyuma rero hafungwa abapadiri. Ubundi utarakomeza gato, turakomeza ubwo tugenda tuzamuka mu mateka. Mu kureba kwawe, ubona biriya bintu bishobora kuzageraho bikavugwa, Kiliziya Gatolika ikaba na leta bakaba bakumvikana ku kintu kirebana
n'ubwicanyi bw'abariya abasenyeri batatu n'abandi bapadiri benshi bari bahari kubera ko erega ubu ngubu imeze nk'aho ari suje tabu bitavugwaho. buriya ikibazo gikomeye si ukwicwa kw'abasenyeri, ni ukwicwa kw'abanyarwanda muri rusange kuko haguye benshi. Ariko kiliziya n'ibiceceka kuri bariya bashumba bayo ni uko nta ruvugira iki gihe, nta nubwo ari ukubiceceka gusa ntibaranashyingurwa. Ubundi mu muco wa kiliziya gatolika abepiskopi bashyingurwa muri katedrali zabo. Hariya baragiye cyakora bashoboye gushyingura uw'i Kabgayi kuko ariho bari baguye, ashyingurwa mu mva ye birarangira. Abandi babiri uw'i Kigali n'uw'ibyumba baracyari mu gituro kimwe hariya muri la katedrali, bategereje kuzajyanwa muri katedrali zabo igihe hazaba hariho ubutegetsi bidateye ikibazo. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu mibanire ya kiliziya na za guverinoma ziyemera zitayemera bahanganye, nta bwoba biteye, igihe kizagera ndetse nubona ko turi kubiharanira. Gusa nitubigeraho twabuzwa n'iki gushyingura abepiskopi kandi no kureka ibyo bintu bikavugwa, bizavugwa rero. Ukomeza muri ayo mateka wavuga ko ukwicwa kwa bariya bihaye Imana harimo n'abayobozi batatu abasenyeri byaba bifitanye isano na wa mujinya wakomojeho uvuga ko FPR yari ifitiye kiliziya gatolika? Cyane cyane rwose ni ibintu bigaragara, ariko birenze ibyo, birenze umujinya wo mu gihe cyashize, kubera ko kiliziya gatolika ni contre pouvoir. Nta nubwo ari kiliziya gatolika gusa, za kiliziya zose kimwe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu babyita contre pouvoir. Burya bigira icyo, nibyo bihagarika leta yigiye kurengera. Uko twabonye FPR yaje rero, yaje ishaka ubutegetsi butagira gihagarika. Ni ukuvuga ko abantu bose biteza imbere, baba abanyamadini, baba abanyamakuru, baba abo muri sosiyete sivile bandi bashatse kuyihagarika, irabahutaza buri gihe. Kiliziya rero y'u Rwanda uko yari imeze muri icyo gihe ntabwo ari gutuma FPR ikora nk'ibintu yaje gukora nyuma, birabyo gufunga abantu no kujanjagura, bishaka kujanjagura, cyane cyane ko abasenyeri batatu bari bafite ijambo pe, baravugaga ku buryo rero bashakaga mu by'ukuri kwitegurira ejo hazaza kugira ngo bakore vide, wenda mu gushyiraho abandi basenyeri bazaza yenda nayo izabigire mu ijambo. Mbona rero yari kwiteganyiriza bakura mu nzira kugira ngo kiliziya gatolika igabanyirizwe ingufu, cyane cyane abari bazi amateka ya kiliziya n'amateka y'igihugu n'amateka y'inkotanyi babe bavuye mu nzira, cyane cyane ko buriya muri bari abasenyeri bishwe hari harimo abazi inkotanyi neza kuko bari baragerageje kujya mu mishyikirano, hari mwari bari muri cya kindi cyitwaga comité de contact, donc bageragezaga uko bashoboye kose ngo leta ya Habyarimana ivuga n'inkotanyi, donc bari bazi ibyo bavuganye, bari barabonye inkotanyi n'amaso yabo bareba na ambition zifite, bari barabonye byanze bikunze ko bashaka kuyobora igihugu mu buryo bw'igitugu, bari barabibonye, abo rero kubakura mu nzira FPR iri kwiteganyiriza, niko mbibona. Reka tuse nk'abazamukaho gato noneho tureke gato y'ibya kiliziya, ntabwo twabireka ko turimo kuvugana n'umuntu wayo, ariko umuntu ureba iki kiganiro wamubwira ko politike yawe nk'utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ifitiye kamaro ki umunyarwanda wifuza ko habaho impinduka ku birebana n'imitegekere y'igihugu? Umuhanzi Kizito Mihigo yari inshuti yanjye, ugomba kuba umuzi nawe. Nanjye twari inshuti. Yego, mu biganiro byose yagiye akora, mu buhanzi bwose yagiye agira, yagarukaga ku gihugu cy'u Rwanda nk'igihugu, akacyita ngo byiduhetse, akakigira inama, akagera aho avuga ati hari indirimbo yise ngo ni ibyishimo bibi, ngo Rwanda nziza ngo byiduhetse uramenya, kora iyo bwabaga uzitire ihohoterwa n'urugomo, ngo kubirangarana byatuma uba nka wa muntu utsinda igitego agasamara. Nuko agakomeza muri iyo ndirimbo avuga ngo akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje mu rupfu. Agakomeza no mu zindi nyinshi akagenda agaruka kuri izo nama. Politiki yanjye nk'umupadiri rero, wabaye umupadiri wa kiliziya gatolika, ntabwo nabiretse, ntawanyirukanye, nanjye sinasezeye ndaho, gusa ndi umupadiri nyine uteye utyo, bamwe bavuga ko ari ikigenge, ariko uko byagenda kose umupadiri niba warigeze kubyumva tubihabwa uko wakwigira kose, ibyo wajyamo byose ni ad eternam, ntabwo bihinduka, urakomeza ukabaho. Ni ikintu gikomeye, ni identite ikomeye cyane. Ikintu cyampagurukije rero ni akarengane n'urugomo mbona muri kiriya gihugu, nifuza ko kavamo. Na mbere yuko inkotanyi ziza nari nkiri mutoya mbireba, ariko nabonaga akarengane n'urugomo n'ubundi numvaga mbabaye cyane mu mutima.
ariko inkotanyi kubera ko arizo nabonye nkuze hamaze no kuvamo biriya byinshi bikomeye cyane cyane intambara, burya nta karengane n'urugomo karuta kabaho mu ntambara, nuko zifashe ubutegetsi, nuko zihutaza abantu n'abantu bose twapfushije mu miryango yacu, mu barimu bacu aho twabaga, byatumye rwose ibyo kintu cy'akarengane n'urugomo mu butegetsi, cyane cyane ubutegetsi bufite vocation, bufite misiyo yo guharanira inyungu rusange, yo guharanira ko abaturage babaho, igihugu kikagira umudendezo, abaturage bakagira uburenganzira bungana. Nge niko mbyumva, niko mbyemera. Nkabona ko niba abategetsi batagiye muri iyo nzira, igihugu kiba kiri mu kaga byanze bikunze. Intambara ntizishira, ubusumbane ntibushira, urugomo ntirushira, akarengane ntigashira. Politiki rero nk'uko bimbaza ati ngewe ngamije iki? Ngamije ko abanyarwanda rwose batera intambwe bakava mu ntambara zaduteranyije mu mateka. Izo ntambara kandi nta n'ahandi ziri, ni ibyerekeye ubutegetsi bw'igihugu. Ubutegetsi iyo hagize itsinda ryumva ubutegetsi ari ubwabo, bamwe baravukiye gutegeka, abandi bakavukira kuba abagaragu, cyangwa se kubera ko babufashe ari benshi bakavuga ko abake bo nta burenganzira bafite muri icyo gihugu, igihugu kiba kigiye mu kaga. Ahantu nduzabibona buri gihe nzahora mvuga ko abanyarwanda bagombye kuganira kugira ngo babone igisubizo, kuko iyo bataganiriye ibyo byo ni ubucurabwenge busanzwe abantu bose bazi, inzira ibisigaye ni ukurimburana. Iyo mu rwego rw'igihugu abayobora abandi kandi bafite n'ububasha, babifite na moyen de l'etat, badakoze uko bashoboye ngo abenegihugu baganire ku burenganzira bwabo mu gihugu cyabo, bakibemo bafite amahirwe angana, bamwe bakabyiharira, abandi bakabagira abagerererwa n'inkoma amashyi mu gihugu cyabo, habasigaye solution ni intambara no kurimburana. Nibyo twabonye mu gihugu cyacu kandi ntibirahagarara, kuko mbona ko abanyarwanda bataricara ngo baganire bagere ku bisubizo bikwiye. Ikibazo ntabwo nari nagiteguye, ariko bitumye nkikubaza. Waba ushaka kuvuga ko uko ubutegetsi bwagiye busimburana mu Rwanda, icyo kintu kirebana no kutareba ku bibazo bihari bishobora gutera abantu, ikintu kirebana no kutagira dialogue hagati y'abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe nayo, waba uvuga ko gikomeje, tukaba navuga ngo nta Nyanza nta Nyabisindu, uko byahoze niko biri n'ubu? Muri 61 ku itariki 28 z'ukwa mbere, ingoma ya cyami yavanyweho igitarama, hatangira repubulika. Nibyo bita revolution nyine yabaye muri ziriya gihe, ko abaturage basubiranye n'abategetsi babo bari bo ku ngoma ya cyami, bakabambura ubutegetsi kubera ko ari abaturage. Yitwa intambara, yitwa guerre revolutionnaire, burya n'abaturage b'igihugu kimwe bari kwisubiraniramo. Igira solution ebyiri gusa: kuganira bakabona igisubizo cyangwa bakamarana. Muri 59, 60, 61 kugera twigeze muri 62, ingoma ya cyami yambuye ubutegetsi, repubulika irabufata, ariko nta biganiro byabayeho ngo bicare baganire uko icyo kibazo bazagikemura. Niyo mpamvu abagiye hanze bari ku ngoma ya cyami bahise batangiza ibitero bisi by'inyenzi kugera muri 68, bashaka kongera kubufata nabo kuko bumvaga ari ubwabo. Ndetse icyo gihe muri za 62 na 63 nibwo bwa mbere batangiye kuvuga genocide. Ndibuka disikuru ya Perezida Gregoire Kayibanda avuga ngo kiye genocide. Ni ijambo ryari rivuzwe bwa mbere mu Rwanda, bagomba kuba batari bazi ibyo bavuga neza, ariko abacurabwenge bari barangije kubivuga. Buriya baravuga ubwo mutaganiriye ngo mubone igisubizo. Bamwe bakaba bahisemo guhunga cyo si igisubizo, no gutinza intambara gusa. Bakaba bahisemo amaherezo muzarimburana, buriya nicyo bavugaga. Ubwo bitangira bityo, abahunze bararwana mu buryo bw'inyenzi nk'uko babivugaga. Ubushobozi bwari buke, ntibabishobora, barabihagarika muri 68 bajya kwitegura kurushaho. Abari bagiye mu gihugu nabo kubaka repubulika birabagora cyane, kuko nyine urumva guhera muri 62 ni buri gihugu kigenga kugera muri 68 bari kiri mu ntambara. Intambara buri gihe zazanaga amacakubiri, abateye baturutse hanze tirindu bashyigikiye mu gihugu. Ni nako ikibazo hutututsi cyaje kuba ikibazo kizaremerera repubulika ku buryo bukomeye cyane. Muri 73 haba kudeta, abafashe ubutegetsi b'abasirikari bakuye guverinoma y'abasivile, ntibigeze bicara ngo baganire cyane ibyo tutumvikanagaho, mureke nyamune turebe ibisubizo bikwiye. Ahubwo abasirikari bafashe abasivile bakuyeho, abarenga 50 n'abangaye barabica. Kiba ikindi gikomeye cyane. Tugeze muri 90 inkotanyi zo ziravuga ziti ubwo turi hanze kandi tukaba tumaze kwitegura, natwe turaza gisirikari, natwe turabanyarwanda, natwe tubona uburenganzira bwacu, dore twaribagiranye. Ibyo bavugaga byari byo, kuko bari abanyarwanda batari mu gihugu cyabo. Ikibazo cyavutse nuko byageze aho, iyo ntambara yo twayitindaho, mfite uruhererekane rw'ibiganiro ndi no kubikoraho. Ikibazo cyavutse nuko bo byaje kugera aho bemera kuganira.
ndetse bakora amasezerano y'akataraboneka rwose ahantu hitwa Arusha baranayasinya. Burya rero mu Rwanda niyo masezerano yonyine yigeze abaho yerekeye ikibazo nyakuri. Wari uzi ko Arusha batigeze baganira ku kibazo hutututse? Inkotanyi zarabyanze zivuga ati icyo kibazo ninde wakizanye hano, icyo dupfa ni ubutegetsi, mureke tuganire uko tuzagabana ubutegetsi. Burya byari byarangiye. Iyo bose bakore foro ngo ariya masezerano ashyirwe mu bikorwa, ntabwo byari binoze byose, ariko yari inzira y'uko abantu bashobora kujya barwanira no mu gihugu gakeya ntibumvikane bagatongana, ariko wenda bakagenda babinoza kugeza igihe bya bisubizo byari mu masezerano wenda byari ibisubizo birenze. Ariko nawe urabiza abantu barwanaga bavuga bati twebwe ikibazo turi abatutsi bahejejwe mu mahanga, cyangwa hari harimo n'abandi banyarwanda, ababizi bavuga ko hari harimo n'abahutu. Weho mu kumva kwawe icyo gihe wari umuseminarisite, na nyuma yaho ubu noneho wakuze mu kubisesengura kwawe, wumvaga biri authentique, ari ukuri abantu koko bavuga bati twebwe ntabwo ari ikibazo cy'amoko, nubwo yari rebellion nko mu bitangazamakuru bavuga bati la rebellion tutsi, wumva byari authentique? FPR ivuga ngo ibintu by'amoko rwose tubishyire iruhande. Icyo nemera ni kimwe, nuko hari igice cy'abanyarwanda bari hanze kandi b'abanyarwanda batari mu gihugu cyabo, bagira amazuru maremare, bagira magufi, baba abahutu baba abatutsi, ibyo ari byo byose kuba bari hanze y'igihugu cyabo kari akarengane. Kuba babasha kugaruka mu gihugu cyabo cyari igisubizo. Inzira bahisemo yo kurwana ubwayo ntiteye ikibazo, abantu baramutse bayicunze neza. Iyo bayicunga neza mu mishyikirano, iyo mishyikirano bakayishyira mu bikorwa. Ikibazo nuko iyo ugiye gusesengura impamvu imishyikirano itashyizwe mu bikorwa, usanga FPR ifite uruhare runini cyane, kuko iyo wenda ibyo abandi batekerezaga ko ari ibisubizo itabibonaga nk'ibisubizo, wenda yabonaga integration izabagora, cyangwa se bashakaga ubutegetsi bwose badashaka gusangira n'abandi, nk'uko byari bimeze ku ngoma ya cyami. Ubu kandi urebye neza ubona bishoboka koko ariko babyumvaga icyo gihe ko bashakaga rwose ubutegetsi bwose, ibyo gusangira bitari birimo, kuko nibo bakoze igikorwa cyakuyeho amasezerano. Icyo gikorwa no kurasa indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, nawe wari muri ayo masezerano, wari ufite n'umwanya, ibyo amasezerano biba birashyinguwe, nibo bakoze icyo gikorwa, ntabwo ari Habyarimana wagikoze. Ukavuga ko rero wibuke bya bisubizo bibiri y'abaturage bari gusubiranamo ari babiri, ibisubizo ni bibiri gusa nyabyo, ni ukuganira cyangwa kurimburana. Iyo ukuyeho kuganira rero uba ufunguye inzira yo kurimburana, nibyo twabonye bitaranahagarara. Mu kureba kwawe uyu munsi wavuga ko abanyarwanda bakeneye impinduka bangana gute? Abanyarwanda bakeneye impinduka kuri njyewe, reka mbere kuri cya kibazo twari tuvuze mu kanya, impamvu batigeze bavuga amoko utututsi Arusha, kandi abavandimwe b'abarundi ku ruhande bo bakoze amasezerano n'Abarusha, bo bavuga aby'amoko, bagabana imyanya bakurikije hutututsi. Dore baracyari kumwe, ntitwavuga ko ari paradizo hariya, ariko baracyari kumwe, baracyahari. Twebwe barabyanze, kandi inkotanyi zo zabyanze. Abahutu b'u Rwanda cyane cyane barimo ya mashyaka nk'ishyaka CDR ryakundaga kubivuga cyane, rivuga icyo kibazo ngo hutututsi, bifuzaga ko bagabana imyanya bakurikije ibyo ngibyo. FPR irabyanga, kuko yabonaga ko ikibazo byanze bikunze ari ubutegetsi bashaka, nubwo bagomba kuganiraho mu yandi magambo, nubwo bwari bubazanye, nta kindi, nicyo cyatumaga barwana. Kuko mu kwisobanura Perezida Habyarimana yakoze disikuru, wishatse wayibona, avuga ko ntacyo atakoze ngo abahutu n'abatutsi bari mu Rwanda, sibyo? Avuga ko rwose politiki y'ubumwe n'amahoro yari ingenzi, aravuga amategeko yashyizweho ngo impunzi zitahe, ngo ushaka gutaha yaratahaga, ngo bakabentegara no muri administration, akavuga ko ntacyo atakoze. Nyamara intambara igakomeza. Bishatse kuvuga ko ibyo yakoraga we wenda ni byiza, ariko si cyo kibazo. Abo bahutu n'abatutsi yabonaga ntabwo bafite mu gihugu cye, babandi biwacu, bashiki bacu, abagore bacu barya badafite ibindi bishakira, bashakira kubaho gusa mu gihugu. Izo mpunzi zitashye umwe zaranatahaga, ntibakakubeshya, impunzi zaratahaga, ushaka kugaruka mu Rwanda yaragarukaga, n'abakagamo ubwabo bajya bivugira ko bajyaga baza mu Rwanda gusura bene wabo, ntawagiraga icyo batwara. Ariko ntabwo aricyo cyari ikibazo. Ikibazo cyari gifitwe na rya tsinda rishaka kugaruka mu gihugu, ariko rifite uburenganzira nabwo mu butegetsi bw'igihugu. Aho rero niho hari ikibazo, nicyo cyagombaga gukemuka. Kubera ko kitakemutse rero mu mishyikirano no mu biganiro, intambara yagombye gufungura amarembo y'uko abantu bamarana, bararwana, n'ubu biracyakomeza intambara, urabizi nawe ko zigikomeza. None ariko banza nibagiwe neza icyo warumbajije, ikintu kirebana no kuba wamenya nko gukorera sondage abantu ngo babwire uti abashaka abanyarwanda bifuza impinduka bangana bati.
mva nkubwire rero twese turi abantu tumaze imyaka 35 mu ntambara amasasu avuga buri munsi mu Rwanda. Benshi mu babyeyi bacu ari abo baturutse hanze ari abo basanze mu Rwanda benshi babigwamo bari mu Rwanda babigwamo bari hanze y'u Rwanda. Ngewe navuga ko abanyarwanda bose bakeneye impinduka, ahubwo ikibazo kikavuka ko hari abatazi. Ngewe ntekereza ko nta nubwo ari kubitekereza, ntabwo turi abanyamahanga mu Rwanda, turaganira n'abari mu butegetsi iyo mpinduka barayishaka, ahubwo ntibazi uko byagenda, ntibazi n'uko babikora. Hari bamwe bafite ubutegetsi bakibwungukiramo uko bimeze, ariko nabo barara badasinziriye, bahora bibaza ati ibintu bizarangira gute, ibintu ntibizaduhitana. Ngewe nahamya rwose ukimbajije ko abanyarwanda bose bakeneye impinduka, ariko nziza, izitabarimbura, izitabamara, yabaha nabo kuruhuka, akaryama agasinzira. Ibyo ndatekereza ko nta muntu muzima uteye nk'abandi utabyifuza. Bariya abasirikari bacu, bariya abasore ngabo bari gushirira muri Kongo buri munsi, barara amajoro, umuntu arashyingirwa akazasubira mu rugo agasanga umwana yaravutse, wenda agasiga akurikije atabizi, akazagaruka undi agize imyaka ingahe. Ubwo busa ubuzima bw'abantu. Ngewe nahamya ko abanyarwanda 100% bakeneye impinduka, ariko impinduka nziza yaha abantu amahirwe yo kubaho batuje. Niko mbibona. Tubona abaturage baririmba ubutegetsi, tukabona ibintu bavuga ko ibintu bimeze neza. Umuturage uyu munsi mu Rwanda wenda ureba iki kiganiro yakumvikana nawe ate mu gihe we ajya hari akavuga ati ibintu bimeze neza, ati twagize gira inka, twavuye muri nyakatsi, ati dore umujyi wa Kigali urasa neza n'ibindi. Uwo munyarwanda ntabwo dukeneye kumvikana ubu ngubu, ubona mu maso ye, mu mboni ye ibintu byaratunganye. Wowe ntacyo dukeneye kumvikana, wowe nta kibazo afite, nta n'igisubizo ategereje. Ariko reba abafite ikibazo none batagira ingano, bo babona abo ngabo bapfusha abana bo mu gisirikari, abo ngabo bambuwe ibyabo, abo basenyewe amazu, abo barenganye, babona akarengane buri munsi, abo nibo tuvugira. Kuko bariya bo badafite ikibazo, kandi birashoboka ko umuntu yakwicara akavuga ati ariko se jyewe kera hari umuntu bigeze kuvuga, ariko ni inkuru ntago ari ugusuzugura abandi. Igihe abantu bari mu nkambi muri Kongo, noneho hari umuvandimwe mu bwoko bw'abatwa, twebwe turabivuga ku mugaragaro, areba abo bahutu bari aho ngaho bari abategetsi, noneho haravuga ati ariko Kagame ni akagabo di, turabona ibi bintu katugejeje, umuhutu arafata nanjye gafata, umutegetsi arafata nanjye gafata. Izo ni imfashanyo bajyaga gufata, sibyo? Yarageze ahantu abona babaresheje, aravuga ati ariko ibintu bigomba kuba revolution byanze bikunze. Ntago ari kuvugira ku bantu, ariko bite abantu ntabwo baba muri situation niyo zaba zigoye kimwe. Abanyarwanda bo babona ibintu byarakemutse. Navuga tujye nk'umuntu wibereye hanze mu nkambi imyaka 30, yagira amahirwe akabona agarutse mu gihugu, akabona abonye inzu, akabona abanyakazi keza, hari abariho bateye bari. Uratekereza se ko atekereza ko wenda ibintu bitevoriwe? Ariko yaza ubwenge kandi nawe areba impinduka uko zimeze, yaruka akatega nk'ibyo by'ubucurabwenge, akavuga ati nubwo tubyicayemo ariko nejo bishobora guhinduka. Akumva abategetsi baravuga ati babandi ya migambi barimo n'ubundi irakomeza, n'ubundi nejo bazatera. Ngira ngo umuntu wese ahita abona ko bituzuye, ko byari bikwiye kuvugururwa ku buryo byaba ibintu byuzuye. Ubwo rero abavuga ko bimeze neza ni abanyamahirwe, ariko hari benshi bavuga ko bo barengana, babona ibintu bigomba guhinduka. Bene abo nibo turimo, bene abo nibo tuvugira, kandi biramutse bihindutse ntacyo byahombye kuri wa wundi wabonaga ko ari byiza, ahubwo hari abandi bahombaga baba babyungukiyemo. Ukunze gukomoza mu magambo yawe bwite ku ijambo guhirima k'ubutegetsi bwa FPR. Ufite iyi disikuru, wumva abanyarwanda bazakumva bo ko bamaze kubona ubugira kenshi igikurikira uko guhirima k'ubutegetsi bimera? Ngira ngo abanyarwanda ntabwo bakangwa n'amagambo. Amagambo si yabakangwa, kuko hari ibindi bibakanga kurusha amagambo. Bakangwa n'amasasu, bakangwa n'akarengane, bakangwa no gufungirwa ubusa, no kwirukanwa mu nzu, no gusenyerwa, no kwamburwa ikibanza cyawe, no kurandurirwa imyaka, no kwicwa cyangwa kwicirwa. Ibyo byo birahari kuruta amagambo. Ubutegetsi kuki tuvuga ko bugomba guhirima? Ubutegetsi biterwa n'uko bwiyubatse. Nta muntu uvuga na rimwe ko ubutegetsi bw'amahoro, ubutegetsi bukuru ko bushoboye ngo abantu baganire bugomba guhirima cyangwa buhirima. Ubwo ntibuhirima, burahinduka kuko baba bwarateganyije n'inzira zabwo zo guhinduka. Umuntu agira manda y'agatorwa, nta muntu uvuga ngo perezida ufite manda ebyiri ngo nahirime, kuko ubuzi ko azakora manda ye imwe, bamutorera iya kabiri akayikora, ubundi akigendera, hakaza abandi. Iyo bari kuvuga ko ubutegetsi buhirima, nibwo buba bubiteye, nuko buba bwarigize igishyitsi, bugahagarara ku cyingufu, bukagira inzira très violent zo kuyobora.
bene ubwo ngubwo nta kundi bushobora kuvaho uretse guhirima, kuko nta nzira buba bwarateganyije yo kwivugurura muri bwo, n'abaturage ntabwo bahabwa inzira y'uko ubwo butegetsi babuhigika cyangwa se bakabuhindura bitagombye ikingufu. Icyo biba bivuga ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwishyizeho ku kingufu, ubutegetsi buhagaritswe n'ikingufu, amaherezo buzava ari uko bwitimbuye hasi. Ni realite rero ari ugukabya. twagiye tubona uko ingoma ya amateka, ntabyo ngiye nabonye amateka twereka ko ingoma ya cyami yahirimye ari revolution ibayeho, abantu bayihirika nabi muri violence, n'ibyavuyeho bikaba repubulika nabyo byagiye bivaho nabi, na FPR yagiye ku butegetsi ikoresheje intwaro. Wowe uramutse ubwira abantu bababwira ko guhirika ubutegetsi kuko nibyo uvuga bwa FPR wabikora gute? Uzabikoresha intwaro, uzabikoresha demokarasi, uzabikoresha kubwira abaturage uti dore iyi niyo nzira, hanyuma bimere comme une lettre à la poste, byoroshye gutyo, hanyuma tubone ubutegetsi burahirimye, uzahindura amateka bimeze bite? Uti twabonye uko ingoma ya cyami ihirima muri violence, bayihirika muri violence. Burya rero ubutegetsi kugira ngo buhirime, reka dukomeze iryo jambo guhirima, bituruka kuri bwo muri rusange. Kubera iki? Kuko nibwo bufite responsibility yo kuyobora igihugu. Iyo wayoboraga igihugu ukavaho bakuvanyeho muri ubwo buryo, ni uko utaba wabaye capable yo kurema inzira z'amavugurura no kwakwiviraho neza. Ubutegetsi nibwo bwari responsable. Ingoma ya cyami yishaka ko ibintu bihinduka neza, biba byarahindutse. Ariko abari begereye umwami ntibabishatse, bafunze imitwe, barabyanga, bagumana privilege zabo. Iyo mbigezeho ntabwo mbacira urubanza rukomeye, niko babyumvaga icyo gihe, niko babyumvaga muri icyo gihugu. Twebwe tubirebye nyuma y'ibyabaye byose turavuga ati bafunze imitwe, ariko bo bashobora kuba barabonaga ari cyo gikwiye muri icyo gihe. Icyakora uko ibihe byari bimeze ntibamenye ko havutse izindi mbaraga, harimo n'abakoroni hagati aho ngaho bahari bayobora igihugu, nabyo tujya tubyibuka. Ntibamenye bari abarwanashyaka n'ibihe biri guhinduka muri Afurika, ko ibintu biri guhinduka cyane ntibabimenya, bibaviramo guhirima nyine, kuko bashatse kugundira ibyo bagundiriye byose babirekura nyine ari uko akaboko bagakubise. Repubulika ya mbere yagiye ihirima nayo, buriya ntiyashoboye gutegura uko izahinduka. Mu bibazo bari bavuye mu bya bibazo twavugaga by'ibitero by'inyenzi, uko ubutegetsi bwari buri kwisuganya no kuvugurura igihugu, ntabwo babashije kubyumvikanaho. Nicyo kigaragara, birinda kuva abantu bishwe. Iyo iza kuba yarateganyije neza, kuko ari repubulika ishingiye kuri demokarasi, niko byavugwaga rwose, inzira za demokarasi zifunguye neza, bazi uko umuntu ajyaho n'uko avaho, yenda byari koroshya uguhindurana ku butegetsi. Kubera ko iyo nzira itari ihari, byarize kuvaho ari uko abasirikari babigizemo uruhare. Ariko twongere twibuke ko muri icyo gihe muri Afurika aho byari bigeze, byari kuri mode abasirikari bari kugenda bahirika za guverinoma z'abasivile, nabyo byari biriho. Repubulika ya mbere ishobora kuba yari inafite inzira zo kuba wenda iteganya uko bizahinduka, ariko aho ibihe byari bigeze abasirikari bari bamaze kugira ububasha bukomeye. Hari abantu batajya bamenya icyabaye mu Rwanda. Ubundi abasirikari batangiye ku buryo bworoshye muri 60, niho ingabo z'u Rwanda zatangiye kuba forume, niho ishuri rya gisirikare ryatangiye. Ariko ikintu cyatumye bagira agaciro gakomeye ni iki? Uretse n'ibyo byo muri Afurika, ni ibitero by'inyenzi. Kubera ko nibo bashyizwe imbere, barapfa, batangira kurwanira repubulika. Ubundi bari n'abantu basuzuguritse, uburyo bya politiki bari basuzugura cyane cyane ko bari abo mu majyaruguru. Buri hari amakuru menshi cyane avuga ati bameze nk'imbwa zirinda urugo, mujye mubihorera. Ariko kubera ibitero by'inyenzi, uko bari kurwana, nk'igitero kigeze kugera ikanzenze benda gufata Kigali, abasirikari bataba ngo bahihirike, babanyabwenge cyane b'abanyapolitiki bari kubafata mbere. Abasirikari bagiye bumva buke buke ko bafite agaciro nabo mu gihugu, ndetse ko aribo bahagaritse igihugu, aribo barinda ubusugire bwacyo, kugeza igihe rero bafata decision bati twakorana kudeta. Byagiye biza buke buke kandi barabikoze. Repubulika ya kabiri guhirima kwayo binyuze mu ntambara, binyuze mu ntambara na FPR, yo haza kuba zanzira zo kuganira mbere. Abantu bakavuga ati nubwo dufashe ubutegetsi dufite abantu bagiye hanze. Abo bantu bagiye hanze uko baba badashobotse kose, ibyo rero byose tugomba gukora effort tukaganira kugira ngo tubone igisubizo, kuko tuzi neza ko nitutaganira ngo tubone ibisubizo, amaherezo izaba intambara kandi yo kurimbura, kandi twigeze kubibona mu mateka. Bari barabibonye muri ibyo bitero by'inyenzi. Perezida Habyarimana niwe wayoboraga ingabo muri kiriya gihe cy'ibitero by'inyenzi, niwe wari perezida wa repubulika muri repubulika ya kabiri. N'ubundi zongera gutera aranabyivugira muri disikuru, atabo ngabo bateye ubu ngubu ku itariki ya mbere z'ukwa 10/19, nibo babandi bitaga inyenzi muri za 60, cyangwa se n'abana babo arabivuga muri disikuru.
ati kandi amakuru ntibari bayayobewe uko ibintu bimeze, ati niba atari nabo nuko agakomeza. Noneho rero iyo Repubulika ya kabiri nyine iza gushaka igisubizo cyo kuganira, atari ukuvuga gusa ngo ntacyo tutakoze, ngo abahutu n'abatutsi narabikoze byose kugira ngo babane, ashobora kuba ariko yabyumvaga, yumvaga ari ahagarukira amategeko agenga gutaha kw'impunzi, kandi yari ariho kuko ni na Kanyarengwa wari Ministre de l'Intérieur uwo wayoboraga Inkotanyi, yari ariho ayo mategeko, ariko ntabwo aricyo cyari ikibazo. Ikibazo cyo ko impunzi zigaruka, ikibazo cyo ko abatutsi n'abahutu bamererwa neza mu Rwanda, ikibazo ni babandi bari hanze kandi bumva bagomba kugaruka ko bagize uruhare mu butegetsi kandi n'uburenganzira bwabo. Niba rero Repubulika ya kabiri itarashoboye kugenga icyo kibazo ngo kibonere igisubizo, niho havuye intambara twabonye, niho havuye gupfa kwa perezida k'umukuru w'igihugu, niho havuye kurimbuka kwacu twese abanyarwanda muri jenoside yo muri 1994, n'ubu ngubu abantu bagipfira mu mashyamba, bagipfira mu ntambara zose zinyuranye. Nta kundi byagenda rero. Nawe ukambaza uti none se bizagenda gute? N'Inkotanyi iyo ziza kubasha, ntubona ko zidufata nyine, ntubona ko zatangiye nyine zica abo basenyeri, ntubona uko zifata abawupoza, ntubona uko zifata abanyamakuru nabo muri droit de l'homme. None se bari gutegura ko babona igisubizo nyakizima. Perezida Kagame yarabyivugiye ku mugaragaro, tabashaka guhindura ubutegetsi bazanyura mu nzira demokarasi se, amatora se y'umukuru w'igihugu. Nisanze nanjye ariko ndimo kubaza ikibazo, ariko ngira ngo aha ngaha noneho utudomere ku ngingo tubwira uti jewe numva byazagenda gutya nkajya ku butegetsi. Igisubizo rero ndakiguha rwose ku buryo bworoshye. Urabona tumaze iminsi, ngiwe natangiye politike ku mugaragaro tariki ya 28 z'ukwa mbere muri 2013, ubwo maze imyaka 13 muri ibi ngiye. Ishyaka rya politike turijyamo, nagerageje kujya mu Rwanda mu matora, ibyo nkubwira ntabwo ari inkuru barirano. Muri 2016 bangaruriye Nairobi, 2017 bagaruriye Brussels, bambwira ko ndashobora kujya ibarwa ndayifite persona none garata mu gihugu cyanjye. Niba bamfata gutyo ngewe uvuga ko ndi umurideri mparanira neza y'abantu, ubwo abaturage basanzwe bo nta jambo bafite. Ntabwo ndi umusirikare ngo mvuge ngo ngewe ngo nzarwana ku mugaragaro. Wagiye wumva n'abandi bankritika bavuga ko ariyo faiblesse, ko ndashaka kurwana, ko ndashyigikiye ibya gisirikare. Nibura mu birego bandega banza niyo naremo umutwe ngabo nta wawemera, bakumva ari wabahereza wenda nta n'uwabyemera hari. Nibura ibyo ngibyo ntiwabyumvise. Ibanga ririhe? Ejo bundi dore turakomeje tujyana n'ibihe, tuti nyabune muri opposition dukwiye kwishyira hamwe tukareba abanyapolitiki bashobora kuyobora kiriya gihugu kugira ngo bitegure uguhinduka k'ubutegetsi bw'Inkotanyi. Kuko niba nta bahari babyitegura ngo batangire bige n'inzira ubwo butegetsi buzahinduka, mu nijo bundi bazaba badusubije muri bira twavuyemo n'ubundi. Izi Nkotanyi zihirime ziduhiritse hejuru ziturangize cyangwa se twirangize. Aho rero niho hari ibanga rya politiki muri iki gihe. Nawe urambaza tuzabigenza ute? Ndabibona uko bizagenda. Ejo bundi nashyize abanyapolitiki 100 mu kibuga, maze kuzenguruka amashyaka yose, uzabaganiza uti we padiri yarakuganirije, hari icyo mwaganiriye uzabibarize, uzasanga niba atari bose nibura hafi ya bose twaraganiriye. Abo nibura nabonaga ko bafite za organization zigikora. Noneho kigamijwe n'iki? Nuko kubera ko FPR mu mikorere yayo icyame no gutera abantu ubwoba, ku buryo hataboneka abanyapolitiki nyine bavuga bati impinduka reka tuzitegure. Ntabwo zishobora kuza nta bantu bazitegura, abantu bafatika. Gatanazi, Padiri Thomas, kanaka bahagaragara bishyize hamwe mu buryo bwa politiki. Nicyo kibazo cya politiki, ntabwo ari ubwenge bumwe bw'umuntu. Iyo biza kuba ari ubwenge bw'umuntu umwe gusa bwabaho u Rwanda. Gatana mbadara babahoye byararangiye, nta ntambara ibaye. Nkurikije uko bintwara ingufu, nkurikije uko ndasinzire ndi kubitekerezaho, nkurikije ahantu hose ndanyuze, nuko numva ibibazo by'u Rwanda mbana bikemuye kandi abanyarwanda bari kubyishimira. Ariko siko bigenda ibya politiki, nta muntu umwe bikemura, si babiri, mugomba kuba benshi bahagije, nibura 8 ujye inama, mwicara mugakora plan, mukanapanga strategy tactique y'ukuntu ubutegetsi nka buriya bwavaho budahirimye ku bantu, kuko ubu nicyo gihangayikisha abantu. Niba ari ugusubira mu byarangiye bukajya buhirima nyine buguye ku bantu bo barangije, ni ikibazo gikomeye. Muri make rero, muri make aho turi kwerekera nuko uko bigaragara buriya butegetsi burabyivugira. Abasirikari babo bose birirwa bishongora ku banyarwanda no ku banyamahanga ko bakomeye cyane, ko umuntu udafite intwara atazabashobora. Purutambari y'abantu kugira ngo tugire amahoro bagomba kuba désarmés, nta kundi byagenda. Bari abantu bagomba kuba désarmés kugira ngo impinduka ishoboke. Basaba désarmés bate? Ninde ufite ububasha bwo kuba désarmés muri iki gihe? Kubera ko bikoreye kubambura intwaro, no kubambura intwaro. Bagomba kwamburwa intwaro kugira ngo impinduka ishoboke mu Rwanda. Ibanga naho riri, bari abantu bagomba kwamburwa intwaro.
ninde uzazibambura? Azazibambura ryari? Binyuze mu zihe nzira? Aho rero niryo hurizo, ni naryo hurizo rya politiki, ni nako kazi k'abanyapolitiki. Nibura iriya roke nyoboye, ihurizo ryabo nicyo turi gukoraho. Bari abantu bagomba kwamburwa intwaro. Bazazamburwa nande? Bazazamburwa bate? Ese twebwe dufite ubushobozi bwo kuzibambura? Uko bigaragara ntabyo dushoboye. Nta utabizi, ntabyo dushoboye. Nta ngabo ziruta izabo dufite zo kuzibambura, donc si twe twabikora mu kubambura intwaro. Ese nta wundi wazibambura? Birashoboka nyamara. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bagiye ku butegetsi uyu munsi, bamaze imyaka 30 ku butegetsi. Bakoze ibyaha mu Rwanda, barangije babikora no hanze. Ntabwo bagihangayikishije abanyarwanda gusa, bahangayikishije akarere kose. Nta nubwo ari akarere ka Afurika gusa bahangayikishije, ko muri Afurika ibyabo byarenze imipaka. Ubwo murumva ko tutakiri mu mukino twenyine, ntabwo tukiri abanyarwanda twenyine. Muri abo bose bafite inyungu kuri kariya karere cyangwa mu Rwanda, nta puissance n'imwe yadufasha kuba désarmement, kuko ibyo byabaye no mu bindi bihugu. Turabizi ko ubutegetsi bwagiye buba regime zagiye ziba désarmé, bigatuma impinduka zishoboka. Nta puissance n'imwe kuri iyi si twakumvikana twasobanura ikibazo cy'abanyarwanda ngo idufashe kuba désarmé. Aha, twebwe tubona bishoboka, kandi tukumva ko ari akazi kacu kubigeraho, ko tubona nibura ini puissance nibura imwe idufasha kuba désarmement, kugira ngo impinduka zishoboke, inkotanyi zitamaza abantu, kandi natwe tutasubiye muri za cycle zo kumarana. None biri mu nzira nibura kuba hari iyo puissance yabikora. Ngewe nakwizeza abantu ubu ngubu muri iki kiganiro cyawe, nakwizeza abantu ko ibyo bintu biri mu nzira kandi bigeze kure, kandi tubifitemo uruhare rwose, n'inkotanyi zibimenye ko bari abantu umunsi umwe muzajya kubona mukabona babaye désarmé, donc babambuye intwaro kugira ngo akarere kagira amahoro nibura. Ibyo bizaba kandi wenda bitagombye intambara yo kurimbura abantu benshi, kubera ko atari njye ubigenga. Ntabwo nabivuga 100% ngo bizagenda gutya na gutya, ariko nibura inzira igana ko hari puissance yafasha abanyarwanda n'akarere kwambura bari abantu intwaro, kugira ngo abantu noneho yanzira kabiri bayige babashe kuganira no gushyiraho ubutegetsi bwakemura ibibazo bishoboke. Twe naho turi gukora, ubwo natwe abanyarwanda bazadupimira kuri icyo. Nikitunanira nzasezera mvuge nisubire mu amona kirekanye nirwa nsenga mu zabukuru, n'ibinkotanyi zitangisha hagati aho ngaho. Ibyo nagerageje byarananiye, ariko ntabwo mbona ko bizatunanira. Ngiye ndabona ko biri mu nzira kandi bizashoboka. Ukomeje kucyo icyo uvuze dialogue, kuganira. Ubundi muri politike ko ibintu bishoboka, nta mwanzi uhoraho, nta n'umukunzi uhoraho, habaho inyungu. Iyo ni imvugo isanzwe muri politike. Ujya rimwe utekereza ko ibintu bishobora guhinduka waganira na FPR igategura ibintu noneho byo kuba yahura, sinzi ukuntu byaba byagenze, yahura n'abopoza bakaganira? Ntabwo mbitekereza gusa, ninjye muri iyo position ujye ubivuga, abandi bakananseka bakampigura nene, kubera ko bazi ko FPR itazi kuganira. Ntiyabashije kuganira Arusha, guhera Zansere hose ntiyabashije kuganira. Abazungu babigiyemo bitwa aba ambassadeurs swinere barayiba mu mutwe bakavuga ko abantu batazi kuganira. Muri iyo position y'abanyarwanda uzabibaze, ninjye nyine ujye uvuga ko n'ubu niteguye. Nahoze numva ari n'abahutu babinshinja ko ngewe ni mfitanye amabanga na Jeannette Kagame, ko buriya ngo twumvikanye ko nzamurindira abana, nuko nkabasubiza ayo mahirwe se nayakura. Nimwongere Jeannette nyabume abamagare se nyine tubiganireho ibyo ngibyo, maze dore mbisubiyemo mu kiganiro cyawe uzabitangaza n'abandi bivuga ku mugaragaro. Ninjye nyine uvuga ko rwose niteguye, n'ejo bampamagaye n'ejo bundi ngewe nakwemera. Kubera iki? Nta yindi nzira ibaho niba atari ukuganira. Wenda ngo ibiganiro bibe bituze, ariko mwaganire, kuko abantu bicaranye bakaganira niyo baryaryana, ariko batangiye kuganira burya haba ari amahirwe y'uko bizazagenda bitungana buke buke, bidatunganye none abandi bakazabitunganya nyuma, ariko burya inzira yo kubaho ibifunguye. Iyo mufunze ubona FPR yiteguye ibyo bintu, byiteguye. Umva, ngende umupadiri, kuba umupadiri burya hari akantu twubakiyeho, nuko umuntu ugihagaze ntajya abashitani. Umuntu ugihagaze ntajya abashitani yuzuye. Ni ukuvuga ko umunsi umwe ushobora kwanga kubikora mu busore, ukanga kubikora igihe ufite imbaraga, ariko ushobora kurwara ukavuga ati hari ibintu nakoze, reka nisubireho. Ni ukuvuga abakomeye bashe n'abantu benshi muri FPR nabo bashobora kugera aho bakareba aho ibihe bigeze, bakavuga ati ariko ubu tuzasaza dute, ubu ngubu ibi bintu bizagenda gute. Ngewe ndacyabyemera, twemera ko biri mu ndangakwemera yacu. Ikira ry'ibyaha ni ukuhinduka k'umutima. Umuntu ashobora guhinduka, uwari mubi akaba mwiza,
uwari mwiza nawe kandi akaba yagutamaza akaba mubi. Kubera ko tubyemera rero nta muntu ushobora guciraho urw'iteka ngo byararangiye, si ntashobora guhinduka ngo abe muzima. Ubwo wenda n'umwihariko simbizi, ubwo wenda nzazira ibyo, ariko nzakomeza mbyemere. Nkaba mbona ko rero FPR irashukwa n'intwaro bafite, irashukwa wenda n'abayobozi, cyangwa bashobora kuba bafite umuyobozi umwe ubyumva gutyo we, ariko ushobora kuva mu nzira. Rega ibintu byubakiye ku mwana w'umuntu yewe bitega iminsi, ashobora no kurwara umutima cyangwa inkuba ikamukubita yigendera, agaparagisi bikamumanukiraho, ibintu bikaba birahindutse. Ibyubakiye ku bana b'abantu birashoboka kandi birahinduka, bishobora guhinduka neza cyangwa nabi, ariko igihe bakiri abantu, igihe bakiriho, igihe bagihumeka, mu nyungu zireba igihugu nka kuriya, cyane cyane n'ibihe biri guhindagurika, bareba n'izo puissance ziri kuza ziri kuvuka. Ndaguha urugero rumwe, nk'igihugu cya Kongo, uzi ukuntu twakivogereye imyaka 18 yose kiyoborwa na Kabila. Na Kabila atanga amafaranga buri kwezi ajya i Kigali. Ejo bundi tugiye kubona tubona haje undi umuyobozi witwa Perezida Felix Tshisekedi, atangira tubona byari byanateye n'ubwoba. Njye nahise mwandikira navuga nti inkotanyi kuko uko mugiye kuganira gutyo mwumvikane, mutangire murasa abantu muri nabi. Namwandikiye amabarwa, noneho nayakozemo amabarwa, namwandikiye ntagira ingano, nayakozemo agatabando nakamwoherereza, nako narakamwihereye, nagize amahirwe kumubona ndakamuha. Icyo gihe narabyibazaga kuko inkotanyi muri kumvikana neza, ntabwo ubona ibyo ziri gukora. Nuko nyuma sinakwirirwa mukubwira ko yaje kubinsobanurira, ariko nawe yavugaga nk'ibyo mvuga, no gutanga amahirwe twavuga tureka tubanze tuganire, turebe ko hari ikintu twaganiraho, turebe ko twasangira ibyiza Imana yaduhaye, ariko tugira amahoro twese. Ariko agiye gusanga asanga barashaka kubifata byose ku ngufu, nta nubwo bumva, nta nubwo bamwifuriza ineza, arahindukira. Ntubona aho agejeje FPR ubu ngubu? Ntubona nahoze mubona muri Etats-Unis Donald Trump ari kumubwira ati komera wowe, umuntu mwiza, ujye umpamagara igihe ushakiye. Niwe wa mbere numvise avuga ngo ajye muhamagara igihe ashakiye. Ibyo ngibyo ntitwari tubimenyereye. I Kigali ho bari kurira, numvaga Perezida Paul Kagame batwereka hariya ari kurira, avuga ko atumva impamvu hari uriya bamurera abajeyi, ari mu bibazo bikomeye cyane, ibihe birahinduka rero. N'ubu muri iki kiganiro kamboneraho umwanya wo kuvuga ngo inkotanyi zari zikwiye gufungura amaso zikabona aho ibihe bigeze. Bariya abantu bose, hafi ya bose ni ababyeyi, bagatekereza ngo ko bamaze imyaka 30 ku butegetsi, bazi ibyo bakoze, bazi n'u Rwanda aho ruhagaze ubu ngubu, bazi ko mu myaka 30 itaha batazaba bagihari, abana babo bazaba bari. Nta kintu bakorohereza abanyarwanda, bagafungura bakavuga ati banyarwanda reka tuganire, dufungura amarembo, buri wese yumve afite uburenganzira muri iki gihugu, twese tureshye mu gihugu cyacu, wenda dutandukanywe n'impano za buri wese zo gushabika no kwishakira, ariko ibibazo tugerageze kubyumvikanaho, amarembo akinguke. Niba batabishaka nta kundi nabigira, ariko njye ndacyabyizera. Byari byose niba batabikora bazahirima kwa kuri twabivugaga, ubutegetsi bwabo uzajya kubona ubone no hasi ngo pi. None tugaruke noneho ku miyoborere yawe, utekereza uko uri muri politike, mu bintu wamagana mu migirire y'ubutegetsi cyangwa y'umutegetsi ubereye u Rwanda, harimo kutaba kamara ngo umuntu ayobore wenyine. Nyamara kuva Grex yitwayo mu mwaka wa 2017 ni wewe wayiyoboye kugeza ejo bundi muri uyu mwaka havutse Rock nayo ubereye umuyobozi. Ubwo utandukaniye na FPR, abantu benshi bashinja ko umuntu umwe yihariye ubutegetsi. Ubwo rero ubajije ikibazo cyiza cyane rwose, kugira ngo dukureho confusion. Grex nta butegetsi ifite, Rock nta butegetsi ifite, Ishyaka Ishema nta butegetsi ryari rifite. Turi kwisuganya gusa. Ibya politiki rero, ukuntu abantu babasha kwisuganya mu bya politiki ngo bazagere ku butegetsi babashe kuyobora, bisuganya n'ubundi bishushanya n'uko ubutegetsi bumeze. No kuvuga byubakirwa byose cyane cyane ku rugamba, byubakirwa ku murideri. Niko biteye. Umurideri ufite ibitekerezo, uhamagara abandi, uzi uburyo bwo kubikora, uri kubyara abandi, uri kuorganiza abandi. Wewe niko kazi kanjye. Natangiye ninjye nyine ndahamagara, ngira amahirwe haboneka abacyadushinga Ishyaka Ishema, tugerageza kujya mu Rwanda. Ishyaka ryari rifunze cyane, burya cyari ikintu gifuka kandi gafunze rwose cyane, kuko hajya mu ishyaka abayoboke babyemeye gusa. Bukeye kunajya mu Rwanda bitunaniye, duhita tubona ko tutaguma gutyo, tugomba gufungura. Burya Grex yari tentative y'impuzamashyaka cyangwa se coalition y'ababyemera. Burya niko byari bimeze muri Grex, hari mwavuye mu yandi mashyaka, bafite yabo mashyaka, niko byari bimeze. Kandi baba yavagamo kubera ko baje muri Grex, bagumanaga amashyaka yabo. Rwakara afite ishyaka rye ryitwa Partenariat Intwari, Babudara bari bafite amashyaka, hari abari bavuye mu yandi, twari twavuye mu Ishyaka Ishema. Burya niko twari tumeze. Noneho
turacyubaka, ntacyo dufite cyo gusaranganya, ntacyo dufite cyo gutanga, nta uhembwa hariya, ni ukwitanga gusa. Umurideri rero ariko ufatwa nka perezida hashize igihe cyane rwose, cyane n'ubundi perezida wa roke, kandi burenze atangira kuba perezida nageze mu Rwanda, perezida nyaperezida mugani wa wundi, nzaba nageze mu Rwanda mfite ubutegetsi bwo kuyobora igihugu, naho ubu turi ku rugamba gusa. Hariya nta babipfa ubusanzwe, barabishaka se, ahubwo hari ababikeneye ko bitanga bakarara amajoro bakishyira mu kaga. Ntubona ko tubabwira nawe ngukweze nkubwira waje tugafatanya muri ibi, ngaho se nk'unusimbure, ndakurahiye wavana umpakaniye, kereka niba ubyifuza ubimbwirire hano uze muri roke rwose. waba warapuresanse icyo gitekerezo, cyangwa ubundi mufite ibyaha byose, mufite imirongo yanditse ku buryo mubwira abantu muti jyewe Padiri Nahimana igihe kirageze, maze kuyobora wenda izi manda ebyiri, ndabahariye namwe nimuyobore. Icyo gitekerezo kirahari cyangwa ni itegeko ryanditse mu mirongo ibayobora? Kubaza ikibazo gutyo nereri mu mitekerereze, nereri ya rezonoma, ni ukuvuga abantu bari kubaza ikibazo kitariho. Ku rugamba rw'amasasu tuvuge, nta demokarasi haba, kuko siko byubaka ibyo bintu. Kugira ngo urugamba ingufu bisaba n'akaga abantu baba barimo babashe kuyobora urugamba, ruteye ku buryo ruba ruteye kwa kundi. Ujya wumva hari abatoye ku rugamba bari muri busha, ntabwo bibaho. Aho ngaho uravuga ibi kontekste ebyiri zitandukanye. Urugamba uriho ntabwo ari urw'amasasu, ntabwo ari rebellion. Datanaziwe ugize se ngo ujya ariko kubera iki Kagame yayoboye guhera muri 1990 kugeza 1994 yari umuchef rebelle, ariko wowe ntabwo uri chef rebelle, ikintu cyitwa gouvernement. Nyita gutyo nyabona, nyita gutyo ko ndi chef rebelle, kubera ko nongere mbigarukeho, nta butegetsi dufite muri opposition. Nicyo kibazo, iyo position umva ko kantu, aho kumbonamo umushefu utava ku butegetsi, wagombye kumbonamo uwitanga kurusha abandi kugira ngo urwo rugamba rugaragare, kuko niyo reality. Abatabizi nyine babirebera hanze batekereza ko ari ubundi butegetsi. Ubu butegetsi uvuga ndimo ntacyo mpemberwa, kwitanga gusa. Uzi ko muri iyi myaka maze 13 muri opposition, ushobora gusanga muri opposition ari nge waretse akazi kanjye kari kantunze, kuva ku mupadiri muri paruwasi, kugira ngo ibintu bibashe gukora, ari nge wandika amabarwa, ari nge ukora ingenda, ari nge ugira kugira ngo ibintu bibashe gukunda. Uzi kugira ngo mbone bari abantu nshyira hanze ngo dukorane, uzi icyo binsaba gukora ishuri rimeze nka kaminuza, nigishamwe imyaka ingahe, ndahembwa n'igiceri na kimwe, kugira ngo abo bantu baboneke, tubone uko tuzakora. Ndabireka se mbirekere nde nyine? Niba ari nge ufite ibyo bitekerezo, niba ari nge uri kubyubaka gutyo, ndabireka ngo mbirekere nde se bikunde bikomeze? Ni ukuvuga ngo rero ubwo ufite ikintu washinze gishingiye ku bitekerezo byawe gusa. Niko bigenda muri politiki, ariko nubwo bimeze gutyo, ntabwo bivuga ko tugenda tutaganira nabo turi kumwe, ntabwo ari impumyi. Ntabwo bivuga ko tudafite systeme yuko dusimburana, nuko tugenda duhana inshingano iwacu muri organization zacu. Aho nibyo abantu bagomba kumenya. Niba bakomeza kubishyira imbere, sibyo ikibi kugaragariza ko banjira imbere, nuko bakomeza kwiyongera bakaza. Yaba nari umunyagitugu wo kubakinagaza no kubatsikamira, nta gereza mfite nabashyiramo, ntabwo turi mu bihugu bimwe, bakomeza kunkurikira bakaza, tukaba turi kumwe, bari gushaka ikiziriko ko muri bazirika. Wumva washaka kugukurikira, yego umvise umpaye invitation, ariko tuzakomeza dukora ibiganiro ko ndi umunyamakuru. Komeza nyawe subiza nemerewe kugira appartenance politique, ariko uwakurebera iruhande ntiyavuga ati none niba yavugaga ko amakosa nk'uko yahozeho, biriya twazamutse mu mateka kuva ku bwami kugeza kuri Repubulika ya kabiri no kugeza igihe iviriyo, ntawavuga ati, ubireba akaba yavuga ati none se Padiri ubwo ngubwo we aho atuyobora si hahandi h'umuntu uhereye 2017 wenda Grex ibayeho ayobora, n'ubu akaba ayoboye roka abadukurikiye ni impuzamashyaka ngira ngo ya opposition, niba ariko nabyita Rwanda Opposition Coalition. Ubwo rero kera Yezu yigeze kubwira abigishwa be, nyine urabize aho mbikura ibyo ngibyo, ati abatware b'iyi si, abatware b'ibihugu bayobora abaturage nyine babayoboranye akandoye, babayoboranye inkoni nyine. Ati mwebwe siko bigomba kugenda, ati mwebwe ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabo umugaragu w'abandi niko bizakunda,
kugira ngo position ikomere kubera ko ntacyo bafite cyo gusaranga yereka kujya bibora mu gihugu biroroshye kuko igihugu kiraguhimba kiguha umwanya kikaguha inshingano kikaguhimba kikaguha za avantage niyo mpamvu abantu banabirwanira mu gihugu muri opposition ntawe ubirwanira uzi impamvu batabirwanira nta kirimo ni ukwitanga gusa noneho rero ko abitanga kurusha abandi babashyira imbere nyine kuko ari bitanga kurusha abandi nuko bikoze muri opposition abatari babizi bamenye ko ariko bimeze ariko nitugera mu gihugu bizaba ari ibindi kuko icyo giheho hari ishyaka ryigeze kumbabaza ariko kubera ko atari inshuti zanjye sinarivuga yigeze kumbaza kuko hari umuntu wigeze kuryitangira reka ibintu bye noneho aza kugira ikibazo kuko n'akazi ntiyashobora kugakora yitwa umunyapolitiki wari uzi ko turi abanyapolitiki hanze hari n'igihugu ujya gufungura konti muri banki bakabyanga politikoma expose uzi ingorane duhura nazo yo mwishoye ngo mugiye kurwanya ubutegetsi bw'iwanyu ni ibibazo gusa ni ukwitanga gusa nuko umuntu rero aritanga cyane noneho bigezaho avuga ko afite ibiro ibirakoreramo noneho bakajya batanga imisanzu yo kwishyura ibyo biro noneho abantu nyine bashyira mu gace bavuga atari ko turaza gusura ibyo biro byawe noneho bagiye kubisura basanga niwe mu rugo niho aba baramurakarira bamutwara nabi ngo ni umunyamitwe ngo yarababeshye ibyo biro nibyo biro nyine afite nibyo akoreramo nyine uwo musanzu bamuhaye wo kwishyura ibiro nibyo araramo nyine n'ibyo none se baragira ko ari bakorera kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru baragira ngo bizagende gute ni ukuvuga abantu bari muri opposition baratukwa kuko babitiranya n'ubutegetsi bibeshye birya bakimara bitanga ijoro n'amanywa biyexposa cyane mu gihe abandi bibereye ku kazi kabo mu gihe abandi bigendera nta kibazo bakabitiranya n'ubutegetsi ni nayo mpamvu opposition abantu bayihunga niyo mpamvu abantu bayitinya kugira ngo batishyira mu bibazo gusa kuko ni ibibazo nta bisubizo bibamo abantu bo muri opposition batunzwe n'icyizere gusa umunsi umwe bashobora kuzagera ku butegetsi nicyo kidutunze naho ubundi nta ntambara y'ubutegetsi irimo hano ahubwo dufite ikibazo ko abo twifuza ko baza ngo dufatanye nyine babyanga kuko nta nyungu babifitemo zabo bwite wavuye muri Grex guverinoma yo mu buhungiro ujya muri ROC ubu ni impuzamashyaka ya opposition dufate ko ubu nta guverinoma yo mu buhungiro ikiriho n'iki ROC izanye kitari gukorwa na Grex yego hari intambwe twari twarihaye muri uru rugamba byari twaze tuvuga intambwe 9 buriya nagenze ishushanya buke muri deri nyine nagenze ishushanya buke nkurikije phase tugenda tunyuramo ariko tuvuge habaye ndeka inzu nyine mu gutyo gusa habaye intambwe nyine yuko niyemeza kugira ikintu nkora mvuye mu Rwanda intambwe ya mbere nakoze no kubanza gusubira mu ishuri kugira ngo mpugurwe mu ibyo nari umupadiri gusa gusubira mu ishuri mpugurwe mu by'uko igihugu kiyobora sura mu kwiga bya za philosophy sura kwiga mu za droit yo ari intambwe ikomeye cyane buke maze kwiga numva hari ikintu nsobanukiye cyane droit insobanuriye mvuga ko noneho ngiye gutanga ibitekerezo hanze gusa ngo menyane n'abaturage bumve niba n'ibitekerezo byanjye ari bizima niko twatangiye cya kinyamakuru cyitwaga Le Prophète burya hariho commentaire wakubwira ikintu byantoje niba gifite akanya reka mwibwira rwose ikinyamakuru cyari gifunga abantu bakakiraho commentaire ariko si ibya none harimo umuntu wajya guntuka akantuka koko kandi nkabona nzi kandi nabonaga ari umupadiri tuziranye ariko naje no kumumenya akantuka kuri mama akambwira ibyo muri famille yacu akantuka bigezo ndabifunga urabona ko ku binyamakuru ari ibintu byitwa moderation ndabifunga noneho ndabifunga abantu barajya basanga niwanjye bahandukire nkajya ntamutsa commentaire zimvuga neza gusa iz'abantu kandazireka ibyo icyo bisobanura giye kubona mu ikinyamakuru kiraguye bajyaga baje gutongana na wawe ndi witwaga Jacques bajya guntuka banigendera nta interere ijya mu mutwe wanjye mba numvise ikintu cya mbere burya demokarasi nengira akamaro none se ngiye ko ndi kwandika inkuru mvuga abandi ngiye niyo bantuka ubundi bintwaye iki nuko nabyize ni Le Prophète yabinyigishije kandi kugezana n'ubu rero niyo mpamvu navuga ngo kubaza kugutukira ku isi n'ijoro kubagira gute nkabwa n'ibitutsi n'inganda ndabyize icyo gihe reka nikomereze kuri za ntagutindiye ikinyamakuru kirashingwa bakidutoterezamo birakomeye intambwe ikurikiyeho gushinga ishyaka rya politiki kugira ngo mbe umunyapolitiki kuko mbere sinari umunyapolitiki ndi umunyapolitiki ku mugaragaro ibyo byatumye kiliziya ihita imbwira ati noneho ubwo wagiye muri politiki ibarwa ndayifite atubwira ntabwo uzongera kuvuga mise ni by'icyo gihe nicyo gihe byatangiye ubwo niyemeje nyine iyo urumva ni intambwe ikomeye mvuye muri paruwasi none niyemeje kuba umunyapolitiki ishyaka ritampemba ishyaka ritampa nabiri ishyaka ritagira gute mvuye ahantu wakwereka shato nabagamo aho ngaho ndabyiyemeje ngiye ku rugamba ishyaka kuri ngewe kumirita mu ishyaka faze y'ishyaka yarangiriye i Nairobi ngiye mu Rwanda kugira ngo njye kwandikisha ishema mu Rwanda ngiye mu matora baramfungira biba birarangiye ngaruka mbwira abandi tugomba gufungura
kandi ubwo nari umukandida mfite n'uburenganzira bwo kuba natangiza ikindi kintu cyitwa guverinoma. ubundi se sinari gutorwa hariya cyangwa se ngashyiraho guverinoma nyine. nuko guverinoma yaje kugira ngo dufungure, iyo yari indi faze. guverinoma yari imaze ikirere. impamvu guverinoma yari ije mu mutwe wanjye n'abandi bari banyegereye, ikibazo cyari gihari nuko abantu bari baratewe ubwoba cyane n'ibya politiki ku buryo badatinyuka kwiyafirima ngo bajye ahagaragara biyemere ko bashobora kuyobora igihugu. biriya byo kuza bakitwa abaminisitiri tukabanoma bakajya ahagaragara bakabivuga, uzi intambara byanyuragamo. ati ubu murangaragaza koko, ati ntabwo mushaka umuryango wanjye bawica. barya abantu burya ni abahero bateye ubwoba wagiye ubona baza muri guverinoma. ariko tumaze gutangiza guverinoma tubona ko n'ubundi ntacyo dupfana. umwe ni pasiteri, undi ni padiri, mbese nta kintu cyaduhuzaga. umwe ni uwo mu majyaruguru, undi ni uw'icyangugu, nta kintu cyaduhuzaga. umwe ni umuhutu, undi ni umututsi, ibikomere bitandukanye. nibwo hajeho faze yo kuvuga ngo kugira ngo tubashe kugira icyo tujya, reka tureme ishuri nyashuri. urumva by'amashuri mbikomeyeho cyane. abantu bahugurwe no mu bya politiki, bahugurwe mu bya politiki. ariko ibya politiki ntabwo ari kimeza gusa, bahugurwe mu bya politiki. nibwo twaremye ishuri ryitwa AIPA, African Institute of Public Administration. turarirema, ubu turi kuri poromosiyo ya kane, rimara umwaka bakarangiza, rigahuriramo n'abafite PhD n'abarangije sogonderi, abantu b'amoko yose. poromosiyo ya mbere twahaye diploma abantu 45, poromosiyo ya kabiri tuyiha 65, iya gatatu tuyiha 95. ubu harimo poromosiyo ya kane. wabumvise abantu bose tumaranye umwaka harimo amasomo 10 nangaho abantu biga. icyo byari bigamije ni iki? byari bigamije kongerera ubushobozi abo bashaka kuzayobora igihugu no kugira noneho ngo bajye kuri etape ikurikiyeho ariyo ya ROC. kubera ko guverinoma ikorera mu buhungiro, dufite inshuti yitwa Robert yigeze kuduhimbira indirimbo, noneho igasoza ivuga ngo Grex forever. guverinoma mu buhungiro buziraherezo. urumva guverinoma mu buhungiro iramutse ibaye mu buhungiro buziraherezo ntabwo yabageze ku ntego. buriya guverinoma mu buhungiro rero faiblesse, ingufu zayo ni ukurema abanyapolitiki, kubabyara pe, ikabashyira aho ngaho kandi babyemera kandi bari kubyitoza, kuko niyo mpamvu bahabwaga imyanya. buriya kwitoza kuba perezida wa repubulika nabyitoje, ntugiremo. muri iyi myaka 8 nari maze muri Grex narabyitoje, kandi n'abaminisitiri barabyitoza bakiga n'icyo kintu cyitwa inshingano, kwitoza inshingano. ko bagushinze iyi minisiteri uyikora mwiki, ese amakuru ya minisiteri ba mu Rwanda urayazi? buriya twaritoje, ntushobora kumva. nabo abanyeshuri bacu bakoraga stage muri Grex, muri za minisiteri zinyuranye. kirarangiye, hasigaye ikibazo cyo kujya kuri faze ikurikiyeho. rero faze ikurikiyeho no kuvuga ko haboneka ikipe yajya mu Rwanda. ubu Grex ntabwo ari ifite vocation yo kujya mu Rwanda, ntabwo yajyayo. niba mwitwa guverinoma, nta guverinoma ijya mu kindi gihugu iyitwa guverinoma, kereka kuri kondisiyo muramutse mufite ingabo mugatsinda abari bari mu gihugu, guverinoma iri mu gihugu, mukinjira nka guverinoma atsinze, kandi ntabwo ariyo nzira yacu. bivuze ko twari dufite indi strategy rero nuko kugira ngo tubashe kwinjira mu Rwanda twagombaga n'ubundi guhinduka ukundi. twagomba guhinduka ishyaka tugiye mu matora. niyo mpamvu twari twatangiye gutanda kuvuga ngo twajya mu matora cyangwa se twagira ukundi. ROC rero ije gukora iki? ROC ije mu bihe tubona twegereje, ni fase ya 7 muri za ziri 9 nakubwiraga. igeze igihe cyo kuvuga ngo ikipe yahangana na FPR igomba kuba désarmée. noneho iyi kipe ikakora ibiganiro n'abanyarwanda. iyo kipe yabimeze gute? ugomba kuba iri mwanya politiki, babyitoje, bakomeza no kubyitoza, babasha kuganira hagati yabo, bashobora kumva icyo dialogue n'abanyarwanda bishaka gusobanura. abo ngabo bashobora no kwinjira mu gihugu bakajya no muri competition. buriya ROC uko yitwa kuri imeze kuri ejo habaye n'amatora mu Rwanda, ishobora no kwinjira mu Rwanda yitwa ROC bigakunda rwose, ikiyandikisha ityo. ikindi kiza kugira ngo ROC ivuke, twifuzaga amashyirahamwe, ko amashyaka yishyira hamwe. ariko muri contact twakoze amashyaka twasanze, ariko si twe twegereye tubivuga, amashyaka uko yubatse mu buhungiro ntashobora kwishyira hamwe, bose barabyemeje, ntawe utabizi ibyo ngibyo. aho ngaho rero niho twungukiye ubwenge bwo kuvuga tutubwe amashyaka nka structure adashobora kwishyira hamwe. reka twihamagarira abanyapolitiki baturutse muri ayo mashyaka babishaka, aba ari bo bishyira hamwe, coalition y'abanyamashyaka nako y'abanyapolitiki. bibaho abanyarwanda ntibari babizi, bamwe byarabatunguye bati ibintu ni imitwe, ibintu ntibibaho, bakibagirwa ari iwacu. hari amaze kujya muri Kenya abaho, hari ibihugu byinshi. icyo nicyo nashaka kubaza, ko ikibazo nigeze kubaza umunyapolitiki wo mu Cameroun igihe hategurwaga amatora witwa Cabral Libi, ukiri mutoya mu bakandida, avuga ati ibyo bintu byo kuvuga ngo amashyaka ashobora kwishyira hamwe, abantu bagiye babikura mu mutwe, ntibibaho. ntabwo abanyakameruni nzajya kwifatanya na Chiroma Bakari cyangwa n'abandi. uwo ni Cabral Libi wabimbwiraga. donc ni ukuvuga ngo iki gitekerezo cyo kuvuga ngo abantu bashobora guhurira mu ishyaka
amashyaka agahurira mu ihuriro. Abanyarwanda bafite iyo capacity, nibura muri opposition bafite capacity yo kubikora. Wari urimo gusobanura ko ahubwo hagiye havamo umwe akaza gusanga iyihe mode y'imitegekere igera kuki. Twarabigerageje ibyo byo kuvuga ngo amashyaka ahure. Amashyaka ntategetswe kujya muri coalition, ntabwo ategetswe kujya muri coalition, kuko buri shyaka ryose riba rifite prerogative yo kuba ryahabwa ubutegetsi rikayobora igihugu. Burya niko amashyaka ateye. Kugira ngo ishyaka ryemere kwishyira hamwe n'irindi, kuko abiri yonyine arahagije ngo akore coalition, nuko baba babashije kuganira, nkora n'ifu babashije kuganira, bakaganira kuko babona ibihe biriho, tuvuge bakavuga tugiye kujya mu matora, kandi ntidushobora gutsinda turi twenyine, ariko nituvanga abayoboke n'ubushobozi dufite turaza kugera ku butegetsi, noneho tuzumvikane nuko tuzayobora igihugu dufatanyije. Niko amashyaka ku isi yose bigenda. Ariko amashyaka rwose ashobora kwanga kwishyira hamwe. Aya mashyaka yitwa ya opposition rero n'ibibazo yifitiye muri opposition ngiyi yarananiwe, ariko sinjye ubivuga gusa, uzumva ibiganiro byagiye bikorwa na Murinda habi abaza abanyapolitiki banyuranye, bose bagera kuri conclusion ko ayo mashyaka adashobora kwishyira hamwe. Kubera ko nsinirwa mbyinjiramo. Icyakora twebwe twarayakonsirise yose n'ubundi kugira ngo turebe niba bishoboka, niba harayaboneka, ari mu gihugu ari nayo hanze, twarabikoze rwose. Tuza kugera kuri conclusion ko mu gihe tugezemo ubundi se amashyaka objectif yayo ni iyihe, utekereza ko amaziki ubundi cyagamije niki? Nta kindi ni ukubyara abanyapolitiki, ni ukurera abanyapolitiki barererwa kugira ngo umunyapolitiki winjira mu ishyaka. Niko umunyapolitiki niba kwicarira iwawe gusa ngo umunyapolitiki, niyo ubyiyise ugomba gushaka abandi kugira ngo muri kumwe. Amashyaka no kubyara abanyapolitiki rero babyawe n'amashyaka anyuranye, bashobora kwishyira hamwe nabo bakikorera coalition yabo. Iyo coalition nkiriya twakoze iba ino organisation politique nyine ifite ububasha, dore ububasha warubimbajije, uroke ifite guverinoma Rwanda ikorera mu buhungiro itari ifite. Nka buriya guverinoma Rwanda ikorera mu buhungiro nta ba militaire yagiraga, nta bayoboke yagiraga abantu bayikundira, ariko ntiyashoboraga kwinjiza abantu. Kugira ngo uje muri guverinoma ugomba kwinjiramo uri nome ufite umwanya n'inshingano gusa. Burya abagize guverinoma bari babandi mwabonaga nyine twashyizemo, bafite na za ofisi zabo, bafite na za kabine zabo, ariko abamambure ba guverinoma nabo nyine officiel bazo. Roke yo ubu ngubu irafunguye, ishobora no gutanga amakarita, abantu bakiyandikisha ari igihumbi ari miliyoni, kuko yo ishobora kujya mu matora. Tuvuge ishobora kujya mu matora. Ikindi wongerewe iki kintu tugamije kudezaruma inkotanyi, ko inkotanyi ziba dezaruma bakazamura intwaro. Niba bazamura intwaro rero hagomba kuba hari ikipe igaragara ko yayobora igihugu. Buriya no mutari mubizi ubimbwira abanyarwanda, ikipe iri kwishushanya ko yayobora igihugu, iri kubivuga ku mugaragaro, n'iri ya Roke iri kumwe na Padiri Thomas Nahimana, n'iri ku negosia mu inkotanyi bazambura intwaro, iyo ibashe kuyobora igihugu mu buryo bw'inzibacyuho, ibashe kuganiriza abanyarwanda. Objectif niyo hari abatarabyumva wenda ngo babimenye. Ubundi utarakomeza Padiri, iyo wirebye mu rugaga rw'abandi barwanya ubutegetsi, hari za RNC, hari andi mashyaka, hari abantu batandukanye bifuza buriya butegetsi bw'i Kigali. Wibona ufite izihe mbaraga ushobora kwereka abanyarwanda ukavuga uti bariya bose jyewe ni jyewe ushobora ni njye wabasumbya nkaba nategeka igihugu? Icyo kibazo si jye wagisubiza, kuko njye ugerageza kwiyerekana uko nshoboye mu byo nshoboye, haba mu mishinga nkora mvuga ku mugaragaro, haba muri ekipe ndi kuorganiza, nkabyereka abanyarwanda. Sibyo ikizakurikiraho nicyo kizabyerekana, kuko niba mvuze ndi ngiyewe ndumva rwose kira gihugu nakiyobora, ndumva nariteguye bihagije nkuko niteguye, simpamya ko ari umunyapolitiki witeguye nkanjye Gatanazi mubwiza ukuri. Simpamya ko hari umunyarwanda witeguye kuyobora u Rwanda nkuko nabyiteguye. Ariko ibyo ni uburenganzira bw'abandi uko bitegura, sinkuzi, ngewe nzi ibyo nashyizemo kugira ngo mubyitegure. Igisigaye rero nuko abanyarwanda nyine n'iyi mishinga nerekana, n'abo bantu mvuga nti dore ngiye maze imyaka ine ngira uruhare mu gutegura ishuri nararishinze, mfatanya n'abandi dutegura abantu, abanyapolitiki badusanze n'abashaka kudufasha tugira uko tubinjiza, uko tubategura, kugira ngo tugire izo mbaraga zo kuziyereka abanyarwanda bakaba badufasha. Ubu noneho bigiye kubanza gupimirwa si ku banyarwanda gusa, no ku banyamahanga. Abo nyine tuganira tuti mwadufashije ko igisubizo tubona ari ukudezaruma FPR kugira ngo tubashe kuganira n'abanyarwanda. Nitutabigeraho izo mbaraga nyine zizaba ntazo, sibyo? Cyangwa se nihavuka n'indi groupe ikaturusha izo mbaraga, twebwe kuba twajya imbere twakwiyerekana nizo nshingano zacu. Ariko ntabwo dufungira abandi ngo tubavuze ngo namwe ntimwiyerekane. Hagize nk'indi groupe, ubonye hagize nk'indi groupe ivuka ifite ingufu iturusha, iyo niyo twanabwira ese mwaretse tugafatanya, yatwemerera tugafatanya.
ugeze ngo mbonye abandi bantu b'abarideri b'abanyarwanda bafite amakari rwose bafite ubwenge bari kubipanga neza nabahinyura cyangwa nkabaca intege cyangwa nkagire icyo mbavugaho reka da ngewe reka tugaruke uko mbibona muri iki gihe muri iyo pozisiyo yose abo bose wavuze iyi kipe ya roke niyo yatanga mizero kurusha izindi zose ngeri ko mbibona niba nibeshya nta kibazo haramutse hari indi kipe igaragaye ikazamuka abanyarwanda bakayizera kurushaho ntacyo nabihinduraho nawe urabizi ko ntacyo nabikoraho iyo ikintu gikunda kuvugwa turagaruka kuri kiriya kintu cya coalition idakunze kubaho no mu bihugu byinshi nuko bidakunda kuba ariko turebye ku mwihariko w'u Rwanda iyo wumvise abantu bavuga ngo yewe ngo rego opposition ntayo ngo nta mbaraga ngo ntawahangara Kagame ngo n'ubwabo ntabwo bumvikana hagati yabo hakaba n'abagira n'abarenzaho bavuga bati FPR yarabacengeye hakaba n'abavuga nk'uko babivuze ngo na padiri ngo rega ngo ubutegetsi bw'i Kigali buramukoresha ibyo bintu byose bivugwa kuri opposition y'u Rwanda iyo ubyumvise ugashungura wumva iki ubona opposition y'u Rwanda ishingiye ku kintu cyo kurebana no kuba yagira imbaraga iramutse ishatse kwihuza mu bivugwa harimo ukuri kwinshi harimo ukuri kwinshi cyambere kuvuga ko FPR ikomeye ntabwo ari ikinyoma ukurikije uko yiyambitse uko imaranye imyaka 30 ubutegetsi uko yubatse ingabo z'igihugu kuvuga ko yakanga abantu bakavuga ko ikomeye nta gitangaza kirimo ariko ku bacurabwenge ba politiki bashobora no kubibona ukundi bishaka kuvuga iki navuga aho ngaho muri icyo gihugu urimo sinzi niba warigeze kubona ibiraro ikiraro uvuga uti abantu bubatse iki kiraro bari bahagaze koko ukabona giteye ubwoba hano ngewe ntuye hano muri Normandie hari ikiraro cyitwa Pont de Normandie kigeze kuba muri les 7 merveilles du monde les 7 merveilles ni bintu byose by'akataraboneka iyo gihagaze bihangatagaza byo kuzi iyo gihagaze iruhande uravuga ati ariko nk'aba bakenya bacyubatse bate koko byo iyo uhagaze imbere ya etage ya gratte-ciel ya etage 150 uravuga ati ibi bintu koko ibyo rero babyita superstructure ukibagirwa ko regre ari butisi na panderesi ni itafari rigeretse ku rindi iyo ucukuyemo rimwe ugacukura abiri yose uko angana ushobora kuyacukura byose ukabikubita hasi ukabirangiza ibintu biri hano ku isi rero zigaragaza nka superstructure nka kuri FPR igaragaza uyibonye mu myitozo ya gisirikare avuga ati abantu ntawo batsinda kuri iyi si bari abantu bashobora gutsindwa mu mugoroba umwe mu cyumweru kimwe ukayoberwa iyo baregitiye ibanga rya politiki ribaho noneho rero ibyo bavuganye n'abaturage bo bakanzwe n'ubutegetsi bubifitiye mu biganza bwico bushaka ku manywa na nijoro bakavuga bati nta wadukiza nta wadutabara bavuga ukuri bareba babona n'amaso yabo si byose iyo pozisiyo itaza ngo igutabare bagutwaye nijoro bagutwariye umugabo bagutwariye umwana ntibagire n'ibyo bagusobanura bagukubita bavuga bati wamuginga we iyo pozisiyo itaje kugutabara ibiri hehe muri icyo gihe ko abaturage babyemera gutyo ni ukuri kwambaye ubusa sibyo ariko ibya politiki nyine nuko biteye abantu bakomeza kubihangange kugera ku munsi bahirikiye bahirimiye kubera amakosa yabo cyangwa se kwavutse indi puissance rero wayome nuko zibaho les empires ziravuka zigakura zikagera n'igihe zitangira gusubira inyuma ubundi zikanagwa ni ibisanzwe n'amateka y'isi abategetsi baravuka ukavuga ati banza nta muntu w'umunyabwenge uzaruta uyu nguyu mu kandi kanya mu banyeshuri bigishije cyangwa se abana bavutse nyuma ye cyane hakavuka uw'igitangaza akabasumba rwose cyane ku buryo butangaje FPR rizasimburwa imbaraga yarazerekanye cyane ikibazo nuko yanazerekanye no mu bugizi bwa nabi yizerekana mu gukora neza byari kuyongereraho indi myaka abantu bayishima bati dore yadukuye mu bukene koko turi benshi nta karengane kariho yarakagabanyije cyane nibura byari kubongerera indi myaka bikaba amahirwe ariko kubera ibyaha yakoze mu gihugu cyane mu karere baravuga miliyoni 10 zirenga bishe muri Kongo ntabwo bikiri banga ntago ari kubakabiriza ibyo mu Rwanda tubiretse ibyo abarundi bavuga turabyumva ibyo ngibyo ubwabyo biyiha ibikomere bikomeye by'imifunzo birimo jerime zo kurimbuka kwa FPR ari ibyiteye atari Padiri Thomas bibateye ubwo rero niba nibuka ikibazo warumbajije neza kuvuga ngo position ntayihari nabyo nibyo kubera ko nzintege nke za opposition iyo position kubera iki FPR hari kintu yaduhemukiyeho tana yaduhemukiyeho cyane nuko muri Bibiliya batubwira umuntu witwa Herode wakundaga ubutegetsi cyane akaba na jaru akagira ishyari cyane ku buryo wakana Yezu kavutse
kubera ukuntu bakavuga ati hari undi mwami wavutse, byatumye arimbura abandi bana bose yari abifite uburenganzira icyo gihe, nubwo ari abaromani bayoboraga, abana bose batarageza ku myaka 2 arabica, arabarangiza, kwica abandi barideri. FPR yaraduhemukiye. FPR ifite iyo ngeso kuva mu ntangiriro yo kwica abantu bitwa barideri ba politiki. Kubera iki? Gukora opposition mu gihugu no kugoma. Ubugome uzi icyo bivuga. Baranabirahira mu ndahiro yabo, barahiza abantu rwose ati ni ntatira ibi ngibi. Ubundi baravuga ngo nzabambwe nk'undi mugome wese, sinzi niba ariko bikivugwa cyangwa niba rukundi babigenza. Umugome byavugaga umuntu udashaka kwibuka ubutegetsi ku ngoma ya cyami, umugome baramubambaga, nta kintu cyabaga kimukwiye. Ikibazo dufite mu Rwanda, FPR ntabwo ari ubutegetsi bwemera opposition ngo buvuge bifungura urubuga rwa politiki, abantu batanga ibitekerezo mu gihugu, kwa kuganira gushoboke. Abakora politiki ni abagome, bari kwifuza ibitari ibyabo. Harimo ibanga rikomeye, ni ukuvuga ko abategetsi bo mu Rwanda bavukiye gutegeka. Dusubiye hahandi za 59 bavukiye gutegeka, abandi bavukiye kwabera abagaragu. Ejo bundi warabibonye, wari bumaze kuba mukuru mu Burundi, igihugu duturanye, Perezida Nkurunziza agerageje kwiyamamaza manda, bavuga ko ari ya 3 nubwo bavuga ngo ni ya 2, ubwo basobanura induru yavuze mu Rwanda. Perezida Kagame yarageze kuri manda ya kangahe? Museveni yarageze kuri manda ya kangahe? Kuki bavuze induru ko Nkurunziza watabyemerewe, bo bikaba bitabareba ko mu Rwanda ngo abaturage baba bashaka ubutegetsi, ndetse hari n'abatwaye ibiseke mu nteko. Reka turimo turerekeza ku kiganiro ku musozo wacyo. Wakunze kwamagana ikinyoma usobanura nk'igitanya abanyarwanda, gushingira ku byo uvuga biranga ubutegetsi buriho mu Rwanda, nyamara twabonye ubwira abantu ku mbuga ukoresha ko Perezida Kagame yapfuye. Ibi ariko bikaba atari ukuri. Wumva ku kirebana no kwanga ikinyoma abanyarwanda bazakugirira ikihe cyizere? Hanyuma ubundi iriya mvugo wayitewe n'iki? Urakoze cyane. Ikinyoma ni kibi koko. Ikinyoma cyane cyane cy'ubutegetsi, ikinyoma cy'abategetsi batabwiza abaturage ukuri mu byerekeye inyungu zabo rusange, mu byerekeye ibyabagirira akamaro. Bakababeshya abaturage mu mishinga babazanira, kandi bafite inshingano zo kubabwiza ukuri, sibyo? Mu byabateza imbere mu nyungu rusange. Ibyerekeye Perezida rero Kagame, mu banyarwanda bose ni bangaho bavuze ku mugaragaro ko bashobora kumusimbura? Ni bangaho uzi wowe kuri umunyamakuru? Isa ntabwo nakora de compte. Ni bangahe rwose bavuze ko bashaka kumusimbura? Ni bande hari amazina wibuka bavuze ko bashaka kumusimbura? Bakiriho bakibivuga. Mu Rwanda ho biragoye, wabigerageje ari muri gereza. Ushaka kujya no hanze ntabwo ari benshi bavuze ko bifuza uriya mwanya, bifuza kwicara kuri iriya ntebe. Diane baragerageje kwiyamamaza, bari mu Rwanda. Diane yaragerageje kwiyamamaza, yirindaga no kubivuga cyane. Nyine umuntu ari mu Rwanda nyine ntabivuga cyane. Na perezida nyaperezida noneho bongeye no kumufunga bamurenganya. Abandi ubwo twavuga ko ari barapoza bagerageje gushaka kujya mu matora, ntabwo ari benshi. Nitwagira Mungu wabigerageje, twagira Mungu bavuga kuri mwanya gushaka, na Rusesabagina yenda wabivuze ntabigerageze, ariko yabivuze nibura. Iriya ntebe ninjye uhora mvuga ko iriya ntebe nyishaka kurusha abandi bose, kubivuga nibura bivuze ko uriya muntu ndamureba kurusha abandi. Arega mu gihugu umuntu ashobora kuba amatazi na perezida, atazi nuko yitwa, atazi nuko bitanamushishikaza kumureba. Urabyemera ko ariko bimeze? Uko yagaragaye none, ibyo yavuze, ibyo atavuze, ntacyo bibwiye umuturage, ntabyiteho. Ngiye turatandukanye kuri iyo ngingo. Bira twabaga muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, iyo twahaga umuntu ministeri, icyambere agomba kureba ni ministre mugenzi uri mu Rwanda, uko ministeri ipanze, ibyo avuga, ibyo akora, niba agomba gukurikirana mbere y'ibindi. Nge rero mu banyarwanda bose muri iki gihe nshinzwe Perezida Paul Kagame kurusha abandi bose. Ndabimenya. Aba ari byo byatumye uvuga ko yapfuye. Uretse ndaje nkubwire, nkabimenya niba hari, nkamenya ibyo yavuze, nkaninja no kwinja tugira service, ukamenya amakuru ye, ukamenya ibyo akora, ukamenya iyo yagiye, ukamenya niba yarwaye. Ibyo ngiye ndabizi. Amakuru nabaye ni menshi cyane kubyerekeye ibyo ngibyo. Ibyo kuvuga ko yapfuye rero burya twabivuze tunabyemera, n'ubu sindabivaho. Kuko ntabwo uri umunyamakuru. Ntabwo mu kanya nakwereka Donald Trump ari kubyina na Obama bari kubyina ukuntu aho tekinoloji igeze ubu ngubu, na AI aho bigeze ibintu bacura,
uravuga ko badashobora gukora ibintu by'ibitangaza. Ngiye rero nkurikije sinirwa ndondora guhera ku ntangiriro ahantu twaboneye ko perezida atagikora imirimo ya perezida, bikadutera amatsiko, tugakurikirana tukamenya igihe yagiye kurwarira mu Bwongereza, tukamenya igihe yagiye mu bitaro bya AIFA mu Bwongereza. Ibyo byose nagiye nako muri Israheli, uko yaje kuzavayo, uko byaje kuzagenda nyuma, amakuru tuzi nayo tutazi, izo ni inkuru zose twagiye dukurikirana. Kugeza n'ubu sindamubona perezida Kagame nari nzi yagarutse mu nshingano wakora akazi ashinzwe. Kugeza ubu mfite amakuru menshi cyane, niyo mpamvu ngihamye. uvuga izihe nshingano? Perezida Kagame turamubona ahagarariye u Rwanda, ejo bundi twamubonye Washington, ejo twaramubonaga mu mushyikirano, keretse hari niba uvuga ko ari AI biyaranja hakagenda na masike barazambara. Kuri ngewe rero ndacyategereje mu byo navuze, mu byo natangaje, ntabwo bikwambura credibility. Yewe iyo kamaze mubwira icyo ntavuze, ntabwo nigeze mvuga ko namwishe. wowe warabyumvise mvuga ko namwishe? ntabwo nabivuze. Amakuru twatangaje tuyavuga kuri perezida Paul Kagame, tuvuga ku by'uburwayi bwe, turavuga ko dutekereza ko yaba yarapfuye, ntacyo agabanya kuri credit yacu habe na busa. Niba hari niyibereho, dutegereje umunsi, hari umunsi dutegereje ko kuzadusobanurira kiriya gihe abantu bamaze kukibagirwa, igihe yamaze adahari atagaragara na busa badashobora no kumwerekana, badashobora no kwerekana n'ifoto. Ibyo bihe by'abantu barabyibagiwe ubu kuko hashize igihe kirekire, sibyo? Ntabwo bigeze babidusobanurira iyo yaba aragiye, ko asimburwa mu buryo butemewe n'amategeko n'uwari premier ministre, ko amusinyira ibintu atagombye gusinya, atafitiye n'uburenganzira. Ibyo byose abantu barabyibagiwe wagira ngo byatangiye umunsi, wagira ngo nabivuze uyu munsi. Ibyo byose nta bisobanuro byigeze bitangwa na busa. Uzi ibyemezo bikomeye ministre w'intebe yigeze atangiza ibihe by'amage mu gihugu bitari mu nshingano bye, bitanditse muri constitution. Ibyo se babivuga ko perezida hari? Uzi abanyamakuru bigeze kuntera bagenzi bawe bambwira bati nubwo wavuze ko yapfuye, ntabwo yapfuye ahubwo yarasaze, ati ubu ngubu arafunze araziritse n'amasheni. Uzi intambara yarwanywe hagati aho ngaho. Kuri ngewe rero ariko padi icyaba cyose ijambo gupfa ni ikintu cyetse niba warabivugaga mu rurimi ruri theologique cyangwa philosophique mu byo wize mu maseminari makuru, ariko gupfa k'umubiri ni ikintu gikomeye ku buryo umuntu nyine yavuga ati ibintu, kuko n'ibitangazamakuru mpuzamahanga ngewe mfite amakuru ko hari ibyagize hesitation, biravuga biti ntabwo ari ibintu upfa gutangaza gutyo. Weho nka padiri kiriya kintu ubona, kuko cyashotse abantu benshi, hari n'ababyemeye benshi. Ngiye mu Rwanda nabonaga ko, nkiri mu Rwanda nabonaga ko abantu basa nkaho babyemeye, ariko akaba ari ibintu mu by'ukuri turebeye muri reality ibyo bintu ntabwo ari byo. Kubera iki ubyensisitaho? Ntabwo ubona ko bishobora gutuma abakwizeraga bavuga bati yego, ariko hari ikintu yigeze kuvuga. Ese ubundi muri ibi byose twavuze n'uru rugamba rwose turuvuga nuko tuvuga regime, Kagame aramutse apfuye ubundi byaba bitwaye? Ariko se aramutse akiriho ukavuga ko yapfuye, byamutwara iki byo? ariko ni perezida byamutwara iki? Ni perezida w'igihugu. Reka nkubwire amakuru rero nzi wowe utazi wenda cyangwa nyakubwira. Abashinzwe kwemeza urupfu rwa perezida wa Repubulika ntabwo ari Padiri Thomas, nta nubwo ari byo bahabwa amakuru mpuzamahanga. Abashinzwe kurwemeza hari inzego mu gihugu zigena uko perezida wa Repubulika iyo yapfuye byemezwa. Byo zitarabyemeza niyo yaba yarapfuye, nk'uko byabagaho mu gihugu cy'u Rwanda, umwami agapfa bakazabitangaza hashize imyaka 5. Erega ibyo harimo byinshi nyine, bakazabitangaza barangije gutegura iby'isimburana kandi bakivuga ko umwami ariho kandi yarapfuye hashize imyaka 5. Icyo cyari ikinyoma cyangwa ntabwo cyari ikinyoma? Urumva nk'abami tuzi nibura bavuba aha, tuzi ko iyo bapfaga byahitaga bimenyekana. Itangazamakuru ryari ryabasabye ariko yaguye i Bujumbura kera Rudahigwa tuzi. Abandi siko byagendaga mu bwiru, ntabwo batangazaga umunsi w'urupfu rw'umwami, barabanzaga bagakora inzira z'ibwami, bakabanza bagakora n'inzira y'urugomo, bakabanza bagakura n'abawupoza mu nzira, bakabanza bagateganya uko inzira ya intronisation izagenda, bakabona kubitangaza igihe bashakiye. Buriya mu butegetsi habamo amabanga ateye ubwoba, habamo procedure y'ibyerekeye kuvuga ko umuntu yapfuye cyangwa atapfuye, niyo twebwe twaba twarabivuze dushotora tuvuge
kuko yari yarabuze mu nshingano icyo gihe urabivuga ubu ngubu ariko hari igihe yari yarabuze burundu badashobora no kugira n'agashusho berekana n'agafoto niyo twari kuvuga turi gushotora nta cyaha turimo na busa kuko si twe dushinzwe nyamara wowe uvuga uti perezida Kagame yarapfuye ni nawe wongera ukavuga mu kiganiro tukikirimo hagati tutaragera hafi y'umusozo wacyo wavuga guti perezida Kagame akora ibi n'ibi donc ntabwo umuntu yakumva nko kwivuguruza byumve neza ababyumva ko kwivuguruza ari ikintu baba badasobanukiwe ushaka gusimbura urashaka gusimbura umuntu utakiriho hari ikintu baba badasobanukiwe mu kanya ngiye kukubwira ibanga ngo hari abantu bashinzwe kwemeza ko perezida apfuye mu gihugu na procedure bisaba itegeko nshinga rirabiteganya uko minisitiri ufite mu nshingano ze ahamagara abadogiteri babiri bakabyemeza bamara kubyemeza perezida wa Cour Supreme akabitangaza ku mugaragaro kugira ngo hatangire procedure zo kumusimbura sibyo ibyo yo bitaraba perezida bakiriho niyo baba baramuhambye abakiriho kuko ibyemezo biba bigifatwa mu izina rye erega iriya ni pouvoir de représentation biba bigifatwa mu izina rye niyo mpamvu amahanga niyo yaba bizi niyo yabaze uko byagenze yicecekera kugeza igihe inzego zibishinzwe mu gihugu zibitangaje niyo akabona kubyemeza kuko bigira ingaruka izo ngaruka nizo mbabwira ngo mutegereze muzareba ngubu biramutse bigeze igihe bivuga ati perezida ntiyari ariho koko abafashe ibyemezo byose byafatwe mu izina rye ku butegetsi bukuru icyo bishatse byaba invalide kandi bikagira ingaruka ku babikoze ni ibintu bikomeye biriya naho twebwe rero muri politiki mu gutangaza mu gucaranjinga abo muhanganye inzira mbi yo kujya kurasa abantu no kubica no kugira gute ariko ibibazo byose dushobora kubibaza ibyo dukeka dushobora kubivuga hariya mu gihugu hari igihugu bavuzemo batwiganye bati perezida yarapfuye bagiye kubona ababona avumbutse n'imbago nta gihugu uzi avumbutse n'imbago bari baramubuze bumvise tubikoze batureberaho nabo barabivuga cyakora barazaho aza n'imbago ubu ngubu baranamudepoje kuko n'ubundi ntacyo yakoraga nibura byatumye bijya ahagaragara bamenye ko perezida abaye kimuga kera hari abantu bakorera mu izina rye iwacu baduhenze ubwenge nyine ntabyo turamenya baracyabikina neza kuri twebwe bundekeye ayo makuru ibyo ari byo byose ube siri ko ntari bumwice ntabyo nshoboye niyo nawe mbishoboye ntabyo nakora ikibazo cya nyuma ubutegetsi mu Rwanda bubwira abaturage ko uri mu bantu bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside uhakana jenoside yakorewe abatutsi yego ibi hari imbaraga ubiha mu kuba byahindura rubanda uko rukwiye kukubona nk'umunyapolitike hiyongereho na kiriya kibazo nyine twaganiragaho mu kanya cyo kuba wemeza ko umukuru w'igihugu atakiriho hari abantu bagira ngo bya politiki no kwiganirira ntabwo bazi ko ari ikibuga cy'imirwano abantu bagwaho bagapfa bakabica bakabarangiza nk'uko inkotanyi nazo zibyivugira kandi zari nabo zagiye zikerera n'amajosi barwisereka uko bapfuye hari n'abandi benshi bapfuye nayo mpamvu batubuza no gusubira mu gihugu cyacu abantu bagira ngo ni ibintu by'imikino ni ibintu byoroshye twebwe rero tuzi ko turi mu kibuga cy'imirwano ubuse isasu rivuge niriduhira nigize umusirikare cyangwa ndi umusirikare ku rugamba ndire kandi ndi mu kibuga cy'imirwano FPR yemewe kumvugaho ibyivuga byose kugira ngo ngabanyirize ubushobozi kugira ngo ngabanyirize uko abanyarwanda bambona ibyo rero ni muri urwo rwego babivuga ibyo ntabwo bintangaza ngewe nta mbaraga mbiha zidasanzwe nanjye niyo mpamvu nivugira nakuvugira ngo umuntu yarapfuye abandi bakavuga bati ko mutaravuga ko FPR ibeshya ko mutaravuga ko imbeshyera ko tutaravuga ibinyoma byose FPR ikoresha ubugizi bwa nabi bwose ikora ngo tuvuge ko hari ubeshya kurusha FPR ikabishyiramo n'amafaranga menshi cyane ibeshyera abantu ijya mu bitangazamakuru mpuzamahanga ibashumurira inkiko ibira rero bavuga ngo padiri ngo ahakana ingengabitekerezo ya jenoside nta 0/10 nta gaciro mbiha na busa nta nicyo bintwaye na busa nta nicyo bizantwara mu by'ukuri nkubwije ukuri nta nicyo bizantwara kuko abanyarwanda icyo bakeneye kumenya no kumenya ibyo ndi muntu ki no kumenya ibyo nshaka gukora ibya politiki kiza cyabyo bikorerwa ku mugaragaro ntabwo byihishira niba bunandi umuntu umeze gutyo igihe bazaba bafite ijambo ryo kugira icyo bavugaho cyo kumpa bwa bubasha nifuzaga tujye mu matora ntabwo bazamba ibyo rero ntabwo babinteye na busa ariko nizeye ko nzagira igihe n'ubu nibyo tuba turimo nk'ubumpamagaye tumwe tuganire vugana n'abaturage bakumve bagutega amatwi bumve ibitekerezo byawe nibasanga ndi umuntu uteye utyo nta mahirwe na busa ariko ngewe nzi ko atarukomeze ubwo rero nabo ndimo kandi mbatoza ko tutamera dutyo ko twaba abantu bashaka ineza ya Rwanda bashaka ineza y'abanyarwanda bose abanyarwanda amahirwe angana ubwo twaba twizeye ko ari cyo bazashingiraho baduha ubwo bubasha twifuza kugira ngo tubayobore uko bikwiye
Padiri Nahimana Thomas niwe twaganiraga no kuri Real Talk ku bintu birebana n'uko we yumva igihugu, ariko cyane cyane na ambition ze cyangwa ibitekerezo afite ku kirebana no kuba yazagera ku butegetsi mu Rwanda, kubera ko avuga ko ari byo yifuza. Twaganiriye byinshi ariko hari n'ibindi byinshi tutaganiriye. Ntabwo Padiri Thomas ari ubwa nyuma aje kuri Real Talk. Mutwihanganire, ibiganiro tuzongera tugirane nawe ibiganiro, hanyuma kandi n'ibinashoboka tubaho urubuga namwe mubaze ibibazo. Wakoze cyane Padiri. urakoze cyane Gatanazi, ubwo n'ejo bundi nuntumira nzagaruka tuganire rwose, kandi hari abantu bashima ibiganiro byawe, bashima n'uru rubuga rwawe. Nahamagarira benshi kuza gutega amatwi ibiganiro ukunda kugira, bikunze kuba ari ibiganiro bifite icyo bimaze. Urakoze. Mwe mwadukurikiye murakoze cyane. Ibiganiro kuri Real Talk ni akagaruka.